النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا ما ينفعنا ونعوذ بك من العلم الذي لا ينفع والقلب الذي لا يخشع. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byiza byose ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakari ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasangira nyendobe nabo bose bazakomeza gukurikira inzira yatuzaniye kuzageza ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushira muri abo beza, Allahumma amin. Turakomeza gusobanura igitabo aricyo al-arba'un an-nawawiyya cy'umumenyi uzwi nka al-Imam an-Nawawi rahimahullah, aho twifashisha ikindi gitabo cyitwa Fathul Qawiy al-Matin fi sharh al-arba'in wa tatimmat al-50 cy'umumenyi uzwi nka العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن العباد حفظه الله. uyu munsi turaza gukomereza kuri hadithi ya gatanu muri iki gitabo. Tugenda twiga hadithi gake gake aho turi bwinjire muri hadithi ya gatanu. قال المصنف رحمه الله, umwanditsi w'igitabo akomeza agira ati: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إي حديث دكوميرزاهو تجازهم جتابو الأربعون النووية ni hadithi ya gatanu muri iki gitabo. Ikaba ari hadithi ikomoka kuri ummul mu'minin. Iyo bavuze ummul mu'minin bisobanuye mama w'abemera, abari nyina w'abemera, ari wende ari we Aisha radhiyallahu anha. Wa man hunna ummahatul mu'minin, abitwa ba ummahatul mu'minin ni bantu ki? Aba bari abagore b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yarinze apfa bakira abagore be. Muri bo harimo Khadija radhiyallahu anha, uwo ni nawe umugore wa mbere intumwa y'Imana yashatse, Allah mwishimire, akaba yaranatabarutse mbere y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yamushatse ubwo mtume yarafite imyaka 25. Khadija ibn Khuwailid radhiyallahu anha aza gutabaruka intumwa y'Imana ifite imyaka 50 irengaho utundi tuntu duke. Bimaana bamaranye igihe kigera ku myaka 25 yose. Nta wundi mugore arashaka uretse Khadija wenyine radhiyallahu anha. Nyuma yaho mtume sallallahu alayhi wa sallam nibwo yaje gushaka Aisha radhiyallahu anha, ariko ntibahise babana nk'umugabo n'umugore, ahubwo yaje gushaka uwo bita Sauda mbere yo gutangira kubana na Aisha. Na nyuma yaho aza kuza gutangira kubana na Aisha nk'umugabo n'umugore. Kadhalika mu bagore mtume yashatse harimo witwaga Hafsa radhiyallahu anha, umukobwa wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kadhalika mu bagore mtume yashatse sallallahu alayhi wa sallam harimo uwitwa Salama radhiyallahu anha, warufite umugabo witwaga Abu Salama aza gupfa mu ntambara, asigara ari umupfakazi, intumwa y'Imana iza kuza kumushaka. Nanone mu bagore mtume yashatse harimo Habiba radhiyallahu anha, ariwe mugore yashatswe ku nkwano yahawe n'umwami wa Habasha, umwami wo muri Afrika muri Ethiopia y'akakanya. Kadhalika mu bagore mtume yashatse harimo ba Zainabu bagera kuri babiri, uwitwa Zainabu bintu Jahsh ndetse na Zainabu bintu Khuzaima. Ababiri baritiranwaga ariko bakomoka ku babyeyi batandukanye. Kadhalika mu bagore mtume yashatse harimo uwitwa Maimuna, ari nawe mugore wa nyuma mtume yashatse. Maimuna ari nawe mugore wa nyuma mtume yasorejeho mu bagore bose. Nanone mu bagore mtume yashatse harimo Juwairiya radhiyallahu ta'ala anha.
aba rero bari abagore b'intumwa y'Imana. Kadhalika ntitwakwibagirwa Mariya al-Qibtiyya, umugore wakomokaga hano iwacu muri Afrika mu gihugu cya Misr. Mu gihugu cya Misr ni nayo mpamvu yitwa al-Qibtiyya, bisobanuye umunya Egypt. Mariya ari nayo wabyariye mtume umwana we wa bucura, abo twita bucura, ariwe Ibrahim. Niwe mugore mtume yabyayemo nyuma ya Khadija, wamubyariye abana batandatu. Uyu Mariya wakomokaga muri Afrika niwe wamubyariye bucura bwe bwa nyuma, umuhererezi ariwe Ibrahim. Imfura y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ni Al-Qasim, uwo niwe mfura ya mtume. Hanyuma bucura bwe ni Ibrahim. Mtume yabyaye abana b'abahungu bagera kuri batatu, aribo Al-Qasim, Abdullah ndetse na Ibrahim. Aza kuza kubyara n'abana b'abakobwa aribo Zainab, nanone Ruqayya, Kulthum na Fatima. Yarafite abakobwa bane, afite n'abahungu batatu. Jumlatan abana bose mtume yarafite bari abana barindwi, bose yababyaye muri Khadija, uretse umwana umwe yabyaye muri Mariya wakomokaga muri Afrika, ariyo bitaga Mariya al-Qibtiyya, wamubyariye umwana we w'umuhererezi witwaga Ibrahim, ari nawe mwana mtume sallallahu alaihi wasallam yapfushije bwa nyuma mu bana bose ubwo yari Madina. Uwo mwana yari amaze ku isi amezi agera kuri 17, ubwo byari umwaka n'igice. Aza kwitaba Imana intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, irarira ku buryo abasahaba bamwumvisha ari kurira, n'amarira amanuka mu bwanwa bwe kubera agahinda gakomeye cyane. Abana bose b'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bapfuye mtume akiri muzima, uretse umwana umwe gusa w'umukobwa witwa Fatima. Uyu niwe mukobwa wasigaye ku isi apfa nyuma yo gupfa kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haciye amezi agera kuri 6. Niwe mukobwa wenyine mtume yasize, mu gihe abandi bana bagera kuri 6 bose bapfuye intumwa y'Imana ikiri muzima sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana ubwo yapfaga abagore yasize ku isi bari abagore 9 gusa. Ubwo yapfaga abagore yasize ku isi bari abagore 9 bonyine gusa. Ubwo Khadija yari yaramaze gutabaruka, ndetse na Zainab, umwe muri baba Zainab babiri, hari waramaze gutabaruka. Banamaranye igihe gito cyane mu bagore bose, bari bamaranye amezi 6 yonyine cyangwa 8. Abandi bagore bagera ku 9 mtume yabasize ku isi. Ni nayo mpamvu bano bagore ba mtume bitwa ummahatul mu'minin, bisobanuye ba mama babemera Imana. Limadha? kubera iki? Icyambere nuko aba bagore bari abamtume sallallahu alaihi wasallam, akarinda apfa bakira abagore be, bazanamubera abagore muri aljanna, bazaba bari bitwa yuko ari abagore be mu ijuru ku munsi w'imperuka. Icyakabiri nuko bano bagore yasize ku isi bagera ku 9, nta wabaga yemerewe kuba hari n'umwe yashakamo. Byabaga ari icyaha kizira kuba hari uwo washaka cyangwa se warongora muri abo bagore b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni nayo mpamvu bitwaga ummahatul mu'minin. Nkuko utarongora nyoko, ni nako utajya kurongora bari abagore bamtume, kuko nabo ni nk'ababyeyi bawe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabagize ababyeyi bacu hukman, bishingiye ku tegeko ry'idini y'Islam. Aisha radhiyallahu anha, Imana imwishimire, wakiriye hadith, ni nawe mugore wari usobanukiwe idini kurusha abagore bose b'intumwa y'Imana. Ni nawe mugore wari usobanukiwe idini kurusha abagore bose bamtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aisha uyu nguyu yari umukobwa wa Abu Bakr, ise yari umusahaba, na sekuru yari umusahaba. Sekuru ubwo yitwa Abu Quhafa, ari se wa Abu Bakr, yitwaga Abu Quhafa. Nawe yaje kwinjira idini mu myaka ye ya nyuma, ubwo yinjiye ubuislamu imisatsi ye yose yarabaye umweru imvi, kugeza bwo n'ubwanwa bwe bwose bwari bwarabaye umweru. Ashaka kuza kwinjira ubuislamu, mtume sallallahu alaihi wasallam aramubuza, aramubwira ati guma imaka aho uri, tuzahagusanga kubera imyaka yawe n'icyubahiro tuguha. Kuko yari mu myaka yo kubyara n'intumwa y'Imana. Mtume muri adabu yari afite, yanze ko uyu musaza ahaguruka ngo aze amusange aje kwinjira idini, ahubwo mtume bari umusanganira. Kadhalika no mu bibazo yabajiye mtume ati ya Rasulullah, ubwanwa bwanjye n'imisatsi byose byabaye umweru, ese nemere kuba nasigamo ibyo twita kanta kugira ngo nongere mbuhereze yindi couleur, irindi bara? Mtume aramwemerera, tuzasigemo ibara rindi, ariko uzirinde kongera gusigamo umukara. Aho ni naho dukura hukumu yuko uyu umuntu ageze mu zabukuru, ubwanwa bwarabaye imvi umweru gusa n'imisatsi, yemerewe gusigamo ibyahindura ubwanwa n'imisatsi, ariko akirinda kongera kubisubiza umukara. Naho andi mabara washyiramo biremewe, dushingiye kuri hadithi ya Abu Quhafa, ise wa Abu Bakr. Walidhalika Aisha radhiyallahu anha yari umusahaba, nasumu byara Abu Bakr yari umusahaba, na sekuru ari Abu Quhafa yari umusahaba. Izi ni fadila yari afite kurusha abandi bagore bose bamtume, nta numwe wari ufite aya mahirwe uretse Aisha wenyine radhiyallahu anha. Abu Bakr yagize amahirwe akomeye cyane yo kuba se umubyara yari umusahaba, ndetse abyara n'umwana mu musahaba, ndetse no mu bana yabyaye harimo uwabyaye. Bisobanuye ngo Abu Bakr yagize n'umwuzukuru w'umusahaba.
kuko mu bana ba Abu Bakr hari harimo Aisha uyu nguyu wakire hadith, hari harimo n'uwo bita Asma binti Abi Bakr. Uyu Asma yari na mukuru kuri Aisha, uyu Asma yari mukuru kuri Aisha. Uyu Asma yabyaye umwana ari witwa Abdullah, kubera yuko Asma yari umugore wa Az-Zubair ibn al-Awwam. Mu bana babyaranye na Az-Zubair harimo umwana witwa Abdullah, ari nawe mwana wishwe na Al-Hajjaj amukubise kompora ubwo yari muri Kaaba yihishe, amurasira muri Kaaba mu hagati. Abdullah ibn Zubair ahadul abadilati al-arba'a. Uyu Abdullah ibn Zubair numwe muri ba Abdullah bane bari batuye mu mujyi wa Madina b'abasahaba bato kugiye kinwa Imana, bakiriye hadithi nyinshi kandi bagaragaweho fatwa nyinshi cyane z'Ubuyisilamu, aribo Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As na Abdullah ibn Zubair. Aba ba Abdullah bane babita al-abadilatu al-arba'a. Ba Abdullah bane bagaragaweho fatwa nyinshi cyane kugiye cy'abasahaba kubera ko bari basobanukiwe idini cyane, kandi bajyaga no kungana mu myaka, bose bari batoya bajya kungana. Abdullah ibn Zubair uyu yari umwuzukuru wa Abu Bakr kuko n'umwana wa Asma, kandi Asma ni umukobwa wa Abu Bakr. Walidhalika mu bakhalifa bane bayoboye Ubuislamu nyuma yo gupfa kw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Khalifa Abu Bakr yarafite amahirwe kuruta abandi bose kuko yagize se Abu Musahaba, agira n'umwana w'umusahaba, agira n'umwuzukuru w'umusahaba. Uwo ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Batuka abashiya bakamusebya, ariko bakibagirwa yuko ari ufite zino fadila mu gihe nta wundi uzifite mu basahaba bose b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aisha radiyallahu anha aratugeza ino hadith ayikuye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aratubwira ngo qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mbere yuko tuvuga hadith ikindi twamuvugaho Aisha nuko ari nawe mugore wa mbere wakiriye hadithi nyinshi kurusha abagore bose kugiye kintumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yakiriye hadithi zirenga ibihumbi 200 azikuye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akaba ari no mu basahaba batatu ba mbere bakiriye hadithi nyinshi z'intumwa y'Imana kurusha abandi bose. Ikindi Aisha radiyallahu anha intumwa y'Imana ijya gupfa yabwiye abasahaba ngo ikibazo cyose muzagira ku idini muzaze kubaza uyu mugore witwa Aisha, muzaze kubaza uyu mugore wanjye witwa Aisha kubera yuko asobanukiwe idini cyane. Walidhalika buri kibazo abasahaba bagiraga bakundaga kumwifashisha cyane. No kugiye cya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, muba mufti barenga 100 bariho bari bashinzwe gusubiza ibibazo by'idini, na Aisha yari arimo nk'umuntu usobanukiwe idini cyane kurusha abagore bose bo kugiye kintumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana yatabarutse Aisha afite imyaka 18, aza kuza kuba igihe kirekire kubera ko yapfuye arengeje imyaka 50. Bisobanuye ngo amaze igihe ku isi kirenga imyaka 30 akomeza kwamamaza ubumenyi no kubuha abantu no kwigisha abayisilamu abasobanura ibyo batari bazi, kuko yari no mu bahafadha bari barafashe Qur'an yose mu mutwe. Bigaragara aho yajyaga asarana n'umukozi we witwaga Aslam, mbaye ntibeshye, basarana akibagirwa, ariko Aisha yashoboraga kumubwira amakosa yakoze nyuma y'iswala, akamubwira ati hano wibeshye hano kosoramo, kubera yuko yari afite Qur'an mu mutwe. Ikindi Aisha ari mu basahaba b'abagore bamamaje Ubuislamu cyane mu kwigisha abantu, kuko yagiraga majalisi nyinshi zo kwigisha abayisilamu kazi, hatta n'abagabo bakaza kumusobanuza, kugeza ubwo zimwe muri riwayati zigaragaza ko igihe cy'iswala cyageraga ari kumwe n'abagore ari kubigisha, yajyaga atora adhana agakima iswala akabasarisha. Ari naho abamenyi ba fiqh bakuramo yuko biremeye ko abagore iyo barenze 2-3 igihe cy'iswala kikagera ari bonyine, umwe yatora adhana mu jwi riciye bugufi agakima iswala akanasarisha, ariko yasengesheje ahagarara hagati abandi bakamujya ku ruhande. Niyo hukumu igihe ari abagore basengana ku giti cyabo, nubwo badategetswe gutora adhana ariko barabyemerewe, dushingiye ku bikorwa byakozwe na Aisha nk'umwe mu bari basobanukiwe idini kurusha abagore bose bo kugiye kintumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aisha aratugeze iyi hadith atubwira ngo qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aravuze iti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam aratubwira ngo umuntu wese uzazana igihimbano, umuntu wese uzazana icyaduka, umuntu wese uzazana ikintu gishyashya fi amrina hadha, akakizana muri ibi bintu byacu dusize by'Ubuislamu tubyigishije, akakizana nacyo akagishyira mu idini, akavuga yuko nacyo kibarizwa mu dini dusize twigishije, ma laysa minhu, kandi icyo kintu twe tutarigize tugisiga, fahuwa raddun, icyo kintu kizamugarukira. Hadith kisobanuye ndabisubiramo,
Mtume sallallahu alayhi wasallam aragira ati umuntu wese uzazana ikintu gishyashya akacyongera kuri ibi dusize mu idini tubyigishije nawe akagicomekamo tutarigeze tukivugaho, icyo ngicyo kizamugarukira bisobanuye iki? Ntikizigera cyemerwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nta n'ibihembo byacyo azabona, ahubwo azanabihanirwa kubazanye bishyashya tutigeze dusiga mu idini y'Ubuyisilamu. Hadithi yakiriwe na al-Bukhari ndetse na Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, mu yindi hadithi iboneka muri sahih Muslim, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aragira ati man amila amalan, umuntu uzakora igikorwa laysa alayhi amruna, tutigeze tumubwira ngo agikore, fahuwa raddun, kizamugarukira. Allah ntazigera cyakira icyo gikorwa. Fa hadha alhadithu a'ammu min alawwal, iyi hadithi yakiriwe na Muslim niyo rusange kuruta iriya ya mbere dusomye. Iriya ya Bukhari na Muslim ivuga umuntu uzahimba, amma iyo iravuga ati umuntu uzakora, bimaana hari uwavuga ati njyewe nahimbye ariko sinakoze. Iyi rero ihita ikusanyiriza muri rusange yaba n'umuntu wese uzakora mu Islam igikorwa cyose intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam itarigeze imubwira ngo gikore, icyo gikorwa Mwenyezi Mungu ntazigera cyakira. Iyi hadithi ni kwivuga. Iyi hadithi rero tugiye kuyisobanura insha Allah. Aragira ati hadha alhadithu aslun fi wazni al-a'mal adh-dhahira. Umusobanuzi ari Sheikh al-Allama Abdul Muhsin al-Abbad hafizahu Allah aragira ngo iyi hadith ni aslun, ni umusingi ukomeye cyane mu Islam, fi wazni al-a'mal adh-dhahira, mu bijyanye n'umunzani dupimiraho ibikorwa abantu dukora bigaragara. Ibikorwa byose dukora mu Islam umunzani bipimirwaho n'uyu nguyu. Uwo munzani ni uwuhe? Kubaza uti ese iki gikorwa Mtume yarakigishije ukoze? Niba ari ibada ukoze ugomba kwibaza ati Mtume yakubwiye kuyikora? Niba atarigeze akubwira kuyikora ntabwo ihemberwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agakomeza agira ati wa annahu la yu'taddu biha illa idha kanat muwafiqatan lish-shar'i. Igikorwa cyose ukoze cya ibada mu Islam Mwenyezi Mungu ntashobora kukikwemerera, Allah ntashobora kucyakira igihe cyose kitajyanye n'inyigisho z'Ubuyisilam, igihe cyose kitajyanye n'inyigisho za Qur'an ndetse n'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Agakomeza agira ati kama anna haditha innama al-a'malu bin-niyyat aslun fil a'mal al-batinah wa anna kull 'amalin yutaqarrabu fihi ila Allah la budda an yakuna khalisan lillahi wa an yakuna mu'tabaran bi niyyatihi. Iyi hadithi roba Islam yunganira ya indi ya mbere twaherewe ku somo rya mbere. Hadithi mwese mwafashe mu mutwe ivuga iti innamal a'malu binniyat, ibikorwa byose bishingira ku migambi, na buri wese Allah muhemba ashingiye ku mugambi yagize mbere yo gukora igikorwa. Iyi hadithi murayibuka mwese ko twayize. Iyi hadithi ivuga kuri al-a'malu al-batina, ibikorwa biba mu mutima bitagaragara. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala kubera yuko areba mu mitima, igikorwa cyawe kiguhembera ari uko abona ko mu mutima wawe wagambiriye kumushimisha wenyine gusa. Iyo wagambiriye ikindi kitari Allah nta bihembo uteze kubona kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuko iyo hadithi twereka yuko kugira ngo igikorwa cyakirwe ugomba kuba gikoze kuri Allah, kubera Allah inayishimangira yuko kugira ngo igikorwa cyakirwe ugomba kugikora nkuko intumwa y'Imana yakigishije sallallahu alayhi wasallam. Kubera yuko umuntu ashobora kwinjira hano mu musigiti akaza gusari kubera Allah, nta wundi akeneye kwiyere kuretse Allah, ariko yagera mu swala agakoramo ibindi bintu intumwa y'Imana itigishije. Iki gihe no swala ntishobora kwakirwa nubwo yayikora kubera Allah, ntishobora. Limadha? Kubera yuko hari condition ya kabiri iri kubura, ariyo yihe? Kwigana ibikorwa by'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nkuko ejo bundi twari tuvuye gushyingura, tabani nejo nta nubwo ari kera, tumaze gushyingura twicara ahantu twagiye gukora ta'ziya, gutanga pole no kwihanganisha umuryango. Umwe mu bashekha agira gutya aratubwira ngo dusome ayatul kursi, dusome na qul huwallah, na qul a'udhu birabbil falaq, na qul a'udhu birabbin nas, na ayatul kursi, ngo niturangiza twoherereze thawabu nyakwigendera nawe yakundaga gusoma Qur'an. Kabone nubwo uyu muntu watubwiye gutya yatubwira ati dufite ikhlas tugiye kubikora kubera Imana. Sheikh witubuza ibada ko tugiye kuyikora kubera Imana, natwe turamubwira duti tuzanira ahantu intumwa y'Imana yabyigishije ibi bintu uzanye. Limadha? Kubera iki? Kuko ibi bintu azanye ni ibada. Bayisilamu ibada bisobanuye iki? Ibada bisobanuye ikintu cyose wakora mu Buyisilamu gishimisha Imana. Kandi mpamya yuko n'uyu muntu wadukanguriye iki gikorwa ko abona ko ari cyiza, nawe yizera 100% ko agamije gushimisha Imana. Aramutse atubwiye ngo nje singamije gushimisha Imana, twambwira turabeshya.
ubaye utagamije gushimisha Imana se ni kubera icyo uri guta umwanya. Walidhalika twese duhamya ko iki gikorwa yadukanguriye urebye mu mutima we nawe rifuza kwishimirwa na Allah, arifuza gushimisha Mwenyezi Mungu. Siko bimeze Abayisilamu. Turamubwira duti rero hari kondisiyo ya kabiri ibura kugira ngo iki gikorwa cyemerwe, kuko ntabwo ikhlasu ari yonyine irebwa, hari kondisiyo ya kabiri. Iyihe? Almutabaa. Ibi uzanye kutubwira biva he mu Buislamu, ubikomora he? Ko Mtume sallallahu alaihi wasallam yapfushije abana be batandatu bose twabibonye ari muzima areba. Abdullah yapfuye areba, Al-Qasim kwanza imfura niwe wa mbere yapfuye areba. Abdullah apfa Mtume hari, Zainab, Kulthum, Ruqayya, aba bana bose ari batandatu bitabye Imana Mtume abo areba, na Ibrahim ubwe bucura, bose Mtume yarahari. Ese no kuvuga ko bapfa Mtume yitaga yihuta kubazika, nta mwanya bagiraga byibura mu gato? Okay, nubwo baba barihutaga kubashyingura, iyi ibada se kubera iki bayisize nabo kuki batabasomeye Ayatul Kursi? Ubu se twe nitwe twayifashe Ayatul Kursi neza kuruta Mtume, ari we wa mbere wayakiriye mbere yacu. Mtume niwe wakiriye Qur'an mbere yacu Abayisilamu, ni nawe watwigishije iyi Qur'an dusoma. Kuki nta munsi numwe higeze hapfa umuntu ngo akunsanye abantu babwira ati tumusomere zino sura? Impamvu atigeze abikora nuko nyine mu idini nta mwanya bifite. Bimaana gusoma ziriya sura ntacyo bitwaye mu buzima bundi busigaye, amma kuzisoma bijyanye n'igikorwa cya munasaba yuko ari ikiriyo, ibyo ni bid'a, ni ibihimbano. Kubera iki byitwa ibihimbano? Nuko nta nyigisho za Mtume zigize zibitubwira. Abayisilamu hari ikintu kimwe tutajya tumenya, idini y'Ubuislamu ni idini ifite ordre, ntabwo ari idini y'akavuyo, ntabwo ari idini uzana ibitekerezo byawe uko ushaka. La, buri bitekerezo byose uzanye mu idini, ikitwa idini bitandukanye no kujya gukanisha imodoka hariya. Imodoka iyo utwaye mu garage biriya ntabwo ari idini. Niyo ugiye kugura umwenda mwiza biriya ni ibindi, ntabwo ari idini. Idini ni igihe twinjiye mu cyo bita ibada. Ibada igomba kugendana n'inyigisho z'intumwa y'Imana. Niba Mtume atarakubwiye ngo kora iki, uragikora ugikuye he? Islam ithawabu kugira ngo uzibone zigikorwa hagomba kuboneka ibintu bibiri. Nubwo haza Sheikh uvuye kwiga Saudi arahamaze imyaka 100 akakubwira ngo wallahi nta kibazo, ntabwo ubujijwe kumubaza ati duhe gihamya y'ibyo uvuga. Nubwo yabarize mwimbere muri Kaaba ariho yigiraga, iyo ntabwo ari gihamya mu idini. Nubwo yabaricaraga agatebe ke kari muri Al-Kaaba, iyo ntabwo ari dalil. Dalil ni qala ta'ala qala rasul, naho amazina y'ibyo ntacyo bibaze mu idini. Idini ntabwo ritagatifuza umuntu, la, ahubwo idini ryo Mwenyezi Mungu yiyemeje kuririnda. Bimaana iyo tugeze muri ibada tubwira ibyo uzanye ubikura he, iyo ntaho bikura ntabwo bihabwa intebe. Hari umuyisilamu twari twicaranye inyuma, ngiye kumva numva aravuze wallahi minange nibyo nifuza ko bazankorera. Niko yavuze, wallahi minange nibyo, ariko ushaka gusanga nta bumenyi afite, ariko ubona masha Allah ubikanguriye abantu n'umuntu azi nk'umumenyi. Niyo mpamvu tugomba gukora difaa. Igihe umuntu azanye ibihimbano tugomba kwigisha Abayisilamu ko ari ibihimbano, ntabwo twabireka gutyo gusanga abantu babifate yuko ari sunna. La, umwe mu bamenyi yitwa Sufyan ibn Uyayna rahimahullah aravuga ngo igihe cyose abantu bahaye inema bid'a, ibintu by'ibihimbano, hari sunna ibipfuye. Iyi mvugo muyumva, igihe cyose abantu bahaye intebe bid'a, igihimbano, burya hari sunna baba bamaze gushyingura. N'igihe cyose sunna bayizamuye bakayihereza imbaraga, hari bid'a baba bashyinguye burya. Walidhalika ahyu sunana rasulikum, mujye murangwa no guha ubuzima sunna za Mtume, muzizure muzimenyekanishe, mwamagana ibintu by'ibihimbano. Uwisilamu ati none se kuki utabitubuje kandi wari uhari? Burya hari icyo bita fiqhu radd, nanone gukosora bisaba fiqh. Ushobora gukosora akavuka izindi mafasidi nyinshi n'ibindi bibazo byinshi kuruta uko waba ucecetse. Ni nayo mpamvu nacecetse ndavuga ati ndaza kubikora isomo. Ejo twabikoze isomo tunarikorera Shia ku Bayisilamu baribonye alhamdulillah, n'abatararibonye badakoresha zino mbuga ubwo turababwiye inshallah. Lidhalika kwicara abantu bakavuga ngo tukusanyike dusome Qur'ani ku muntu wapfuye tumwoherereze thawabu, ibi bintu nta hadithi nzima bigaragaza. Hadithi bishingikiriza nagerageje kuyikorera bahth no kuyikorera ubushakashatsi, nsanga ni hadithi zigaragara mu gitabo cyitwa Al-Firdaus cy'umumenyi witwa Ad-Dailami rahimahullah. Ariko iki gitabo uyu mumenyi yashyizemo izi hadith, yashyizemo hadithi nzima n'izipfuye. Nkuko al-Imam Adh-Dhahabi abivuga rahimahullah, aragira ati iki gitabo cyuzuyemo hadithi nyinshi zitari ukuri. No muri hadithi zirimo zitari ukuri harimo nizi zivuga gusomera umuntu apfuye Qur'an. Ku buryo iyi ngiyi ivuga gusoma Ayatul Kursi no gusoma ibiki, harimo umugabo witwa Ibn al-Ashaj, Ali ibn Uthman ibn al-Ashaj. Al-Imam Adh-Dhahabi aratubwira ngo ni kadhab, yari umubeshyi. Iyo hadithi turutse ku muntu w'umubeshyi ntabwo iba ari sahih. Abadan, amagambo ya Mtume mubayakiriye dusanzemo umuntu umwe skuru w'umubeshyi. Abadan, adala ibipfuye.
kandi muri condition kugira ngo hadithi ibe ukuri hagomba kubamo icyo bita adalatur rawi, kuba abayakiriye nta kibazo bafite cy'ubunyangamugayo mu kuba barangwa n'ukuri, kuko iyo babeshya bisobanuye ngo no kubeshyira mutume bigeze gute, birashoboka. Mu kwakira hadithi, iryo ni isomo rikomeye ya musalihul hadith, tugomba kujya muri sanad tukareba abayakiriye nta kibazo gihari. Hari abamenyi bahugutse muri ibyo kuturusha, abamenyi bitwa ba Ishaq Burrahuya, abamenyi nk'aba al-Imam ad-Darqutni, nk'abamenyi nka al-Imam al-Bukhari, al-Imam Ahmad, al-Imam at-Tirmidhi. Abo ni abamenyi bakomeye muri umma. Ibn Abi Hatim nibo muri kama gatoroshi bakaturebera iyi hadithi nta kibazo ifite, iyi bayitunzemo gatoroshi basanga yuko abayakiriye bafite ikibazo. Walidhalika iyi hadithi ntabwo ari ukuri. Ni nayo mpamvu nta gitabo na kimwe muri bya bitabo by'ibanze tugenderaho mu Islam igaragaramo. Sahihaini nizo za mbere tugenderaho, Bukhari na Muslim nta irimo. As-Sunanul Arba'a arizo za Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa'i nta irimo. Musnad ya Imam Ahmad rahimahullah hadithi ntabwo yigize yishiramo, kandi Musnad kusanya hadithi zirenga 40,000. Ni gute Imam Ahmad mu 40,000 asiga hadithi nk'iyi nziza? Abadan, biragoye. Walidhalika hadithi iboneka mu bitabo bivanga vanze na hadithi ziri mawdu'at. Walidhalika umwe mu bamenyi witwa Ibn al-Jawzi niko yitwa, mu gitabo cye cyitwa al-Mawdu'at. Mawdu'at bisobanuye hadithi zo kubeshya, yashizemo nino hadithi ivuga gusoma ayatul kursi ku mupfu, nazo yazishizemo, no gusoma qul huwallah nawe yashyize mu gitabo cya al-Mawdu'at. Kandi iki gitabo al-Mawdu'at ni hadithi zikubiyemo zitari ukuri kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika iyo umuntu yitabye Imana, sunna nuko musabira dua, buri wese agasoma ku giti cye, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma thabbithu, ay Allah mugirire impuhwe, mugirire imbabazi, muhe gushikama. Amma guterana ngo gusoma Qur'an mwohereza thawabu, ibyo ntaho biri, ntaho biri, nta dalil yizewe dufite. Kandi iyo tugeze mu cyitwa idini dukenera dalil, ntabwo ari ukuvuga ngo gusa kuko ngo biraryoshye ngo turi gusoma twumva biryoshye. La, turakubaza ngo zana dalili y'ibyo zanye. Ubwo nibwo Islam. Wa hadha huwa at-tajdid fi ad-din. At-tajdid fi ad-din bisobanuye gukura mu idini ibintu mutuma tigeza dushiriramo. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ijya gupfa yaravuze ngo al-yawma, yuni iva kwa Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, uyu munsi dini yanyu ndayujuje. Mwenyezi Mungu idini yarayujuje. Wa atmamtu alaykum ni'mati, Mwenyezi Mungu ati mbahundagaje inema y'Ubuislamu irenze izindi nema zose. Wa raditu lakum al-islam dina, mbahitiyemo ku Uislamu ariyo dini yanyu. Idini yaciruzuye abayisilamu. Iyo umuntu azanye igihimbano ni nk'abavuze ati iki nacyo mutume yarakibagiwe. Subhanallah, mtume wa Mwenyezi Mungu ntacyo yibagiwe cyiza uretse ko yakiduhaye. Allah yaramwibukije. Mwenyezi Mungu buri cyiza yatuboneye mu idini yarakiduhaye. Ibyo mutuma atatuzaniye nuko yabonye nta mwanya bifite mu Islam. Walidhalika rero Islam iki nacyo twakivuga kubera ko hadithi turi kwiga ni hadithi tubwira iti umuntu wese uzakora igikorwa adafite aho agikura mu nyigisho z'intumwa y'Imana, kandi icyo gikorwa cyitwa yuko ari igikorwa cy'idini, kizamugarukira ntikizigira cyemerwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agakomeza agira ati idha fu'ilat al-ibadat, iyo ibada abayisilamu bari kuzikora, kaludu abayisilamu bari gutawaza, wal ghusl bari koga, min al-janaba bogi janaba, was salah abayisilamu bari gusari, wa ghayri dhalika nibindi bikorwa dukora, idha fu'ilat ala khilafi ash-shar'i fa innaha takunu mardudatun ala sahibiha. Iyo abantu babikoze banyuranyije n'inyigisho za mtume ntibyakirwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ntibyakirwa, ntibigera kwa Allah, ahubwo babaza impamvu bazuye bazanye ibishya mu idini, bazabibazwa ku munsi w'imperuka. Bazabibazwa, umuntu wese uzana ibishya azabibazwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Limadhi idini ya Allah yadutegetse gukurikira mtume. Mwenyezi Mungu muri suratul A'raf aratubwira ngo ittabi'u ma unzila ilaykum, mukurikira ibyo mtume yabazaniye, mukurikira ibyo mwahishuriwe, ibyo mwamanuriwe bivuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mureke gukurikira ibijyanye n'amaranga mutima yanyu. Ubuislamu ntabwo bugendera kuko mbyumva nuko ubyumva, bugendera Mwenyezi Mungu yavuze iki, n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yavuze iki. Hanyuma ubwenge bukaza guhuza nusus, ariko nanone bukazihuza bushingiye ku by'Imana ivuga. Ntabwo buzihuza bushingiye ku maranga mutima yabwo, la, buzihuza bugendeye ku byo Allah avuga na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agakomeza agira ati wa anna al-ma'khudha bil 'aqd al-fasid yajibu radduhu ala sahibihi ولا يملك ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما الوليدة والغنم فرد عليك. هذا حديث من كمري صحيح البخاري صحيح مسلم نجرا نفجه.
itwereka yuko idini itagendera ku byo twebwe twifuza gutyo gusa. Ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hari umugabo wari ufite inshuti ye y'umugabo mugenzi we aza kuza kumuhereza umwana we akazi ko mu rugo. Hadith iboneka muri Sahihain muri Bukhari na Muslim. Aza kuza kumuhereza umuhungu we ngo ajye kumukorera akazi ko mu rugo. Wa musore agiye gukora akazi muri rwa rugo umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, wa gatatu, aza kuza gusambana na nyirabuja. Imana aryamana n'umugore w'uyu mugabo, asambana na nyirabuja. Amaze kubagwaho bari gusambana, ibimenyetso ari bifite byuzuye, harumirwa, umujinya uramurenga. Umujinya umurenze, ashaka gufata mugenzi we ngo amugiriye nabi. Mugenzi we arakwepa, ariko abanza kujya kubaza mu Bakuraish bagenzi be b'Abarabu. Arababaza ati, nkora iki ko umukozi nakoreshaga bamufatiye ku mugore wanjye, kandi uwamumpaye yaramumpaye kugira ngo aze kunkorera kano kazi? Ese uyu muntu mwishyuza iki? Agomba ndamuca yahe mande? Baramubwira ati, mubwire aguhereze ihene zigera ku 100 kugira ngo umubabarire. Mubwira aguhereze ihene 100 kugira ngo umubabarire, aguhe n'umukozi wundi ugomba kugukorera utari uwo nguwo. Wa mugabo amaze kumva hukumu ajya gusobanuza ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Agiye gusobanuza icyo agomba gukora, agenda afite umujinya mwinshi cyane, ku buryo yabanje no kubwira mutume ngo anshuduka Allah illa qadaita bainana bikitabillah. Ijambo anshuduka Allah ni nko kubwira mutume ngo ikiri bugukize kimwe gusa n'ukuri buducira urubanza ushingiye ku by'Imana yavuze, atari ko nutabikora nawe nturi bunkire, kubera umujinya yari afite. Arambwira ati, ya Muhammad, ndagira ngo nkubwire ko ngiye nari mfite umugore wanjye tubana, mugenzi wanjye aduhereza umwana w'umusore ngo aze kudufasha akazi ko mu rugo, none uwo mwana namusanze ku mugore wanjye. Ya Rasulullah, none icyo nakoze nuko nishyuje uyu mugabo icyo agomba gutanga, ampereza iki? Ampereza ihene zigera ku 100. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ijambo yise abwira uyu mugabo, yaramubwiye ngo ammal walidatu wal ghanamu faraddun alayk. Uyu mugabo nyiri uyu mwana yari yaramuhaye mugenzi we ngo amukorere akazi, none uwo mwana yasambanye n'uriya mugore. Hanyuma uyu mugabo ari kubaza icyo yatanga kugira ngo umwana we bamurekure. Mtume sallallahu alayhi wasallam arabwira ati, byagenze gute? Ati, nari natanze ihene zigera ku 100. Mtume arambwira ati, ammal walida wal ghanamu faraddun alayk. Arambwira ati, uwo mukozi watanze kugira ngo ajye gukora akazi babanze bamugusubize, na za hene 100 watanze kuri wa muntu kugira ngo usabe imbabazi nazo bazigusubize. Limadha zino hene zitigize zemerwa? Nuko izo hene yatanze ntaho zanditse muri Qur'an. Nicyo kikwereka yuko ubuyisilamu bugendera ku by'Imana yavuze na mtume, ntabwo ari ibitekerezo by'abantu. Abandi bari bamugiriye inama ngo bana tanga ihene 100 kugira ngo umwana we bamubabare batamugirira nabi. Mtume ati, babanze bazigusubize kwanza. Na wa mukobwa watanze kugira ngo ajye gukorayo hariya nawe bamugusubiza uwo mukozi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam itegeko ry'ubuyisilamu iravuga ati, uyu mugore wasambanye yubatse nategereza umunsi w'ejo, niyemera icyaha ko kimuhama agomba guhabwa igihano cy'uwasambanye yubatse. Mu Buyisilamu arrajmu cy'inkoni cy'amabuye ko agomba kuyaterwa kugera apfuye. Kadhalika n'uyu musore wawe wasambanye akiri agasore katararongora nako bagakubita inkoni zigera ku 100. Iyo niyo hukumu y'Ubuyisilamu. Icyo nashakaga muri iyi hadithi ni iki? Nuko iyi hadithi ishimangira yuko ibitekerezo by'aba abantu by'ihene 100 n'ibiki mtume yarabyanze. Arambye ati, bazigusubiza izo naho ziri. Bikwereka yuko Ubuyisilamu ntabwo bugendera ku gushaka kwawe nanjye, bugendera ku byo Allah yashyizemo muri Qur'an ndetse na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatubwiye muri hadith. Tabani ibihano by'abantu basambanye ibyo ngibyo nibishyirwa mu bikorwa igihe abantu bafite imbaraga ari nabo bafite ubuyobozi abayisilamu. Ama iyo abantu batuye ahantu atari bo bafite ubuyobozi, icyo gihe ibihano nk'ibi biragoye ko byashyirwa mu bikorwa, kubera yuko ntabwo haba hari uwabafasha kugira ngo ibyo bihano bishyirwe mu bikorwa. Ejo bundi hari umuyisilamu ugize kuvuga ati, mwebwe ntabwo mwemera ibihano by'ubuyisilamu bana, kuki mutemera yuko abantu tukomeza kubakubita iminyafi 100 ku bantu basambana? Ya iminyafi 100 ko twaje abasaza babikora, kuki mwabikuyeho? Nanjye mitamwibutsa yuko hariya mu Ruhengeri hari ahantu bahirutse gukubita umuntu inkoni 100, bageze ku ya 70 asohora umupanga kugira ngo ateme umutwe w'umushehe wari uri kumukubita. Ndamubwira ati, rero bikwereka ko hano izo nkoni 100 nyamuneka ushobora kuzizana ahubwo ukazana ibindi bibazo birenze, kuko ubuyisilamu buracyari ubushyitsi mu bantu, ndetse n'abayisilamu ntabwo ari bo bayobora igihugu. Igihugu gifite andi mategeko akiyobora, ibyo byitwa constitution. Igihugu gifite dustur. Igihe rero abayisilamu batayoborwa na Qur'ani na Sunna mu gihugu, ibi bihano ntabwo byashyirwa mu bikorwa. Ibi bihano bishyirwa mu bikorwa y'abantu igihugu batuyemo ari cya Islam.
nawe igihe igihugu dutuyemo atari icya Islam, icyo gihe turasari tugafunga Ramadani tukajya Maka, naho ibihano nta bushobozi bwabyo buba buhari. Ibihano nta bushobozi bwabyo buba buhari bwo kubishyira mu bikorwa, ariko ntabwo bikuraho ko mu idini bihari, byo birahari, ariko aho mutuye biragoye kubishyira mu bikorwa. Naam. Agakomeza agira ati wayadullu alhadithu ala anna man ibtada'a bid'atan laysa laha aslun fi shar'a fahiya mardudatun. Iyi hadithi nanone ibyo twigisha abayisilamu nuko umuntu wese uzazana ikintu cy'igihimbano mu Islam kidafite aho gikomoka mu Islam kizamugarukira nta n'ibihembo byacyo azabona kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sahibuha mustahiqqun lilwa'id, n'uyu muntu uzanye ibi bihimbano ahabwa ibihano kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu aramuhana amuhaniye bino bihimbano. Ubwo iyo tuvuga ibihimbano twinjizamo ibihimbano bitandukanye abantu bazana mu Islam. Ejo bundi hari abantu numvishe hariya mu gace wenda ntabwo turi kukavuga izina reka tugasitiri, bantu bazanye groupe y'abantu bitwa ngo ni Dhikr, bakoze groupe y'abantu bitwa ngo ni Dhikr, bahura buri kwezi bagahura uwa mbere w'ukwezi, barangiza bakicara mu nzu bakazimya amatara mu masaa 8 z'ijoro, bafite udukopo bazajya bahuhamo bakanaciramo bacanye n'imyotsi ya udi, bakasoma ngo ayatul kursi inshuro 1000, suratul fatiha inshuro niba ari 700 n'ibindi bintu bitandukanye, barangiza bagahamagara ngo Imana mu mazina yayo, Allah bakarihamagara niba ari inshuro 500. Nyamuneka ibi bintu nibihimbano naho biri mu Islam. Dhikri ziremewe, ariko dhikri nk'izi ngizi naho ziri. Erega dhikri nazo zifite amategeko azigenga. Dhikri nk'izi zisaba kubanza gucana imyotsi, mukazimya n'amatara, mukambara imyenda y'imikara mwese. Ibi dhikri zirimo n'ubupfumu yaha. Shobora kwinjiramo n'ibintu by'ubupfumu bidasobanura. Kuki uzimya itara kugira ngo uhamagare Imana? Kuki ucana umwotsi kugira ngo ubwire Imana nibwo ikumva? Kuki ubanza gusoma ayatul kursi inshuro 1000? Ninde wazikize izo nshuro? Ninde wazikize mu Islam? Ntabyo. Izi nshuro abantu bahimba ngo gusoma suratul fatiha inshuro 70 ubikura he? Izo nshuro ushyiraho kuki uzigira 70 ntizibe 60? Kuki uzigira 70 ntizibe 71? Utuma umuyisilamu ashobora gusoma za nshuro yagera ku 65 wenda akagwa igihumure kubera kunanirwa, akabyuka avuga ati wallahi ntabwo nujuje 70 reka nsubiremo bana, ntabwo biremerwa. Urabona akazi uri guha abayisilamu kubera za nshuro za uhimba zidafite aho ziri, zidafite aho ziri abayisilamu. Bityo abantu bitonde mu guhimba inshuro mu idini, ngo gusoma suratul fatiha niba ari inshuro ngo 7 nyuma y'iswala, ibintu by'ibihimbano nk'ibiyahe. Suratul fatiha yo nta na hadithi ivuga ngo kuyisoma inshuro zingahe, nta bibaho mu idini. Isura zifite inshuro zisomwa byibura ni qul huwallah, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Izo nizo sura mu Islam hari ahantu tusoma 3. Naho suratul fatiha yo nta hantu rwose hari inshuro ntaho. Hari n'abantu babwira ngo kugira ngo ukire uburwayi ufite nuko ugomba gusoma alhamdu inshuro zingahe. La, wallahi nubwo yayisoma inshuro imwe akayisoma afite kwiringira Allah guhagije, Mwenyezi Mungu aramuvura. Ntabwo Imana kugira ngo ikize umuntu ari mpaka ubahirize za nshuro byaye. Yana qul huwallahu ahad igiye ifite inshuro 3 nubwo nta mwanya ufite ugasoma inshuro imwe, Mwenyezi Mungu aragutabara. Ntabwo bisaba za nshuro zose abayisilamu, uretse ko za sura zire 3 tuvuze zifite 3 aho mtume yazisomaga inshuro 3 nibyo byiza kubikora muri ubwo buryo. Naho guhimba inshuro 7 inshuro 10 inshuro 10 na zingahe, ibyo bintu naho biri. Suratul waqi'a ngo niba ufite abanzi bakurwanya ngo yisome inshuro 70 Mwenyezi Mungu arahita bica. Allahul musta'an. Hari n'izindi dua twakuze twumva bita ngo dua ahlu badr, ngo soma ngo z'abantu ba Badr. Allahul musta'an. Ziriya zose nta hadithi nimwe yizewe kuva ku ntumwa y'Imana ibivuga. Ni ibintu abantu baje barahimba mu dutabo tw'abasufi bagiye bazana, ariko wajya kureba gihamya yizewe kuva ku ntumwa y'Imana ntayibona. Abayisilamu rero ni byiza kugaruka kuri sunna, kugaruka ku byo mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yadusigiye. Umuntu wese uzazana igihimbano abayisilamu akakigira ibada, kandi icyo kinazanye ntaho kiri mu Islam, mutume atarigiza kimwigisha, ntutegereze ibihembo by'icyo kintu. Kadhalika intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ubwo yageraga mu mujyi wa Madina, hari hadithi yavuze nziza cyane. Yaravuze ngo man ahdatha fiha hadathan, umuntu wese uzagira icyo azana gishya muri uyu mujyi, akazana igihimbano muri uyu mujyi wa Madina, au awa muhdithan, cyangwa se akaba yahereza ikaze umunyabihimbano, akamuha icyubahiro, akamukuza, akamuha welcome, akamushyigikira mu bihimbano bye, fa alayhi la'natullah. Aya ni amagambo ya mtume ati uwo nguwo azagerwaho n'imivumo ya Allah. Mtume yabivugiye mu mujyi wa Madina, aravuga ati umuntu uzazana igihimbano muri uyu mujyi cyangwa akabona umunyabihimbano akamuha ikaze, akamukuza, akamuha icyubahiro, fa alayhi la'natullah. Mtume ati uwo nguwo imivumo ya Mwenyezi Mungu izamugeraho, wal malaika n'imivumo izamugeraho iturutse kuba malaika bamusabira,
wan-nasi ajma'in, n'abantu bose bazamusabira imivumo. Umuntu wese uzazanye ibihimbano muri uyu mujyi. Iyi hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslim. Hadithi kwereka uburemere bwo guhimbano no guhimbira mu mujyi wa Mtume n'ibindi. Guhimbira mu mujyi wa Mtume byo n'ibindi umuntu agerwaho n'ibi bihano bayislam. Walidhalika ibintu by'ibihimbano mu idini nta mwanya. Ni byiza gukurikira ubuyisilamu twazaniwe na Mtume. Ni byiza gukurikira ubuyisilamu twazaniwe n'abasahaba. Mbaza ngo kubera iki? Kubera impamvu ebyiri. Twe ntidushobora kumenya Imana kuruta uko Mtume yarayizi abadan. Wallahi umuntu uzakubeshya ko azi Imana kuruta Mtume azababeshya. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, twe ntidushobora gukunda Allah kuruta uko Mtume yamukundaga abadan. Izi sifa ebyiri zarangaga Mtume kuruta twese kuturusha. Mtume yarazi Imana kuturusha uko tuyizi, yanayikundaga urukundo rurenze uko tuyikunda. Niyo mpamvu rero nta imani wagira ngo uvuge ngo wowe hari ibada wabonye ko ari nziza nubwo Mtume atazivuze. La, yarazi Allah kuturusha, yanamukundaga kuturusha. Abasahaba bari bazi Imana kuturusha, bakundaga Imana kuturusha. Ni gute woshaka kuzana ibada tubwire ngo nawe urabona ko ari nziza? La abadan. Ibada itarakozwe ku gihe cya Mtume n'abasahaba ntiteze no kuba nziza kuri iki gihe cyacu. Walan yusliha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha biha awwaluha. Uko ni kumwe mu bamenye yavuze. Umma ntishobora gutungana, umma y'abantu bariho mu gihe cya nyuma ntibateze gutungana uretse ko cyabafasha gutungana ari cyafashije abatubanjirije gutungana. Icyabafashije ni ikihe? Ni Qur'ani na Sunna, no gukurikira Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ikindi bayislam, ar-riwayatu ath-thaniya allati 'inda Muslimin a'ammu min ar-riwayati allati fi as-sahihayn. Twari twabivuzeho mbere. Iyi hadith yakiriwe na Muslim ivuga iti man amila amalan, uzakora igikorwa laysa alayhi amruna, tutamubwiye gukora, tutamutegetse gukora, fa huwa raddun, kizamugarukira. Iyi hadithi ngo niyo hadithi iri a'am, bimaana ikusanyiriza mu Islam buri wese. Nuwatubwira ati anje sindi bukore nabazaniye akantu keza gusa nubwo ntari bugakore, iyo nawe imushyiramo uzakora. Iri ya mbere ivuga uzahimba, ikavuga uzakora. Bimaana nubwo umuntu yakora ibada y'igihimba nakatubwira ati ntabwo ari nge wayihimbye, nanjye nasanze abantu bayikora, nawe tumusomera ino hadith uzakora igikorwa kitigize kiza w'itegeko ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi icyo gikorwa kagikora kitirira idini y'Islam, icyo gikorwa ntabwo kizakirwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, لأنها تشتمل من عمل البدعة كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. تقابل ikindi bayislam معنى قوله في الحديث رد, muri hadith harimo ijambo rivuga ngo fahuwa raddun. Iri jambo raddun bisobanuye iki? Bisobanuye mardudun alayhi, icyo gikorwa kizamugarukira. Uzahimba mu Islam, ibyo uhimbye bizakugarukira ibihimbano byawe. Nuzakora nawe bizamugarukira ibyo azabakoze bitariho itegeko ry'Imana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa min itlaq al-masdar wa iradatu ismi al-maf'ul. Muri nahwi bingi babyita itlaq al-masdar wa iradatu ismi al-maf'ul. Nkuko uzasanga bavuga ijambo ngo khalqu bakarikoresha bagamije makhluq, ikiremwa, ariko bakacyita khalqun bagamije makhluq. Ni nayo mpamvu Mtume avuga ngo fahuwa raddun, agamije mardudun alayhi. Wa naskhun bimaana mansukh, nkuko muri usul al-fiqh bavuga ngo an-nasakh bagamije al-mansukh, birashoboka muri rw'icyarabu. Wal ma'na fahuwa batilun ghayra mu'taddin bihi, uzazana ibi bihimbano bizamugarukira nta bihemba azabona kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Icya gatandatu bayislam, la yadkhulu tahta al-hadithi ma kana min al-masalih fi hifdh ad-din. Iyo turi kwiga hadithi abantu batubwira ngo ariko sewe none se urashaka kutubwira ko nta bindi bihimbano mwe mukora, ko wambaye ingofero so Mtume yarayambaye, ko wambaye iyo kanzu se Mtume yarayambaye, ko wambaye iyo marinette se Mtume yarayambaye, ko ufite mikoro se Mtume yarayifashe, ko ufite telefone se Mtume yarayikoresheje. Izo adilla nazo muzazumva bazivuga. Ni gute tubasubiza? Turababwira ngo ibyo naho bihuriye n'idini, ibyo ni bijyanye n'iterambere ry'abantu. Na Mtume yabona mikoro yari kuyifata nawe, nta cyaha kiri mu kuyikoresha, nuko ntayo yigize agira amahirwe yo kubona. Ku gihe cye nta terambere nk'iri dufite ntaryo, iriya kamera iri ineretse imbere ntayo Mtume yigize abona. Wallahi iboneka kugira ngo dawa igere kure ntabwo yari kwanga kuyicara imbere, kuko yari gutuma da'wa yamamara. Wahakadha iyi telefone Mtume yaza kuyibona kugira ngo akore da'wa, ntabwo yari kuyanga, ntabwo yari kuzajya yirushya yandikira iretere muri Afrika igafata ukwezi kose mu nzira. Yari kuzajya abwira abantu ku tumessage akabyata nyamuneka mwinjira ubuyisilamu muragira amahoro, atari inzavunika. Iri terambere ntaryo bari bafite.
kugereranya rero twakwiga ibintu bya bid'a nawe ugahita utubwira ngo none ko twicara ku itapi Mtume yigize yicara mu musigiti ibyo ni igereranya ripfuye yahe iri ni igereranya ry'iterambere ridafite aho rihure n'idini kugiye cya Mtume basariraga ahantu ku mikeka n'ibitaka bakabisujuduma kubera ko iryo terambere bari bafite ino tapi nk'inzizi imeze nk'amatera ntayo bari bafite iyo Mtume yigira ntabwo yari gusara tahajjud hadithi iratubwira ngo mu joro rya 21 rya Ramadan ubwo bakekaga yuko ariho Lailatul Qadr ibonekere baje salatul fajr basanga imvura yaguye basanga ku gahanga k'intumwa y'Imana hari ibyondo n'amazi ntabwo Mtume rero ari kwishimira kuzajya ibyondo bijya mu misatsi ye kubera yuko igisenge kino gisenge dufite muri majengo nta cyari gihari kugiye kintumwa y'Imana hejuru bari barashyize ibiti by'itende ku buryo imvura amazi yamanukaga akagwa mu byondo itaka rigatarukira Mtume kuko ari isi yari igeze icyo gihe amma kuvuga ngo la yahe kuri kunywa inyange Mtume yigize yinywa yahe ibi ni ibintu nta muntu wize wakora rino gereranya bityo rero abantu twiga bid'a bakavuga ati lahe kufite telefone ngo kwambaye ikanzu ibyo ni igereranya ripfuye yahe hadithi ivuga ngo kullu bid'atin dalala buri kintu gishya mu idini n'ubuyobe icyo kintu gishya kivugwa ni ikihe ni ikintu gifite aho gihure na ibada ntabwo ari bino by'iterambere twambara n'ibiki ikanzu Mtume nawe yambaye ikanzu idozemo hano mu kwaha amakanzu ya Mtume yabaga ameze nk'ibishuka ku buryo mu kwaha hagaragaraga ari kuri sujud iyo abona umuntu wateriye mwiza uzi kudoda agakanzu kameze gutya ntabwo yari kukanganya muri niyo mpamvu umugore witwa Umusalama yamudodeye ikanzu nziza ifite ibirabyo intumwa y'Imana irishima cyane sallallahu alaihi wasallam bisobanuye ngo yegera n'undi uzi kudoda birenzeho ntabwo yari kurakara kuko ibi ngibi ni bijyanye n'iterambere hadithi ya Mtume iravuga ati Mtume sallallahu alaihi wasallam yarishaga intoki zingahe ebyiri we nitukubwira ngo nawe tabika sunna shyira mu bikorwa sunna urya umuceri wa basmati n'intoki ebyiri yakuzawurya guhera dhuhuri kugeza lasiri limadha kubera ko Mtume ibyo yaryaga ntabwo wari umuceri wa basmati Mtume yaryaga itende yaryaga sha'iri ingano y'umugati ibyo nawe intoki ebyiri zabirya umugati intoki ebyiri itende intoki ebyiri ariko nawe iyo bamuzanira zino mvange zacu zirimo isosi byari kumugora niyo mpamvu hari ibintu rero abantu bagereranya bidahuye iyo turi kwiga bid'a abantu ntibakajye bazanira iryo gereranya ryo kuvuga ngo mwe ko mukoresha kamera ko mufata mikoro ko mwambara ingofero la ibi ni ibintu bigendana n'iterambere abantu bafite ntaho bihurira n'idini y'Islam iyo turi kuvuga bid'a tuba turi kuvuga bid'a mu bijyanye n'ibikorwa bya ibada by'amasengesho kuzana ibada Mtume atigishije ntabwo byemewe mu Islam naho ibindi bijyanye n'iterambere kugiye cya Mtume ntibari bafite bino bikompora none Israel iri kurasa ntabwo bari bafite bino bisasu bya kirimbuzi Iran ifite ntabyo bari bafite Uburusiya bufite ibisasu bya kirimbuzi Amerika ifite ibisasu bya kirimbuzi ibyo ntabyo bari bafite kugiye cya Mtume byaro kujya mu ntambara umuntu agakoresha imyambi nabiyo bagira zira kompora bari kuzikoresha ariko ntazari zihari limadha kuko ibi ni bijyana n'iterambere ry'abantu naho bihurira no kuvuga ati ibyo nabyo ni bid'a ibyo nabyo ni bid'a hari uwavuze ati ubwo nawe uri bid'a abantu ngo nawe ngo mwe muharamisha ikintu cyose mukacita bid'a ngo namwe hari igihe muzaba bid'a yahe abantu no gukerensa mu idini no kugereranya ibidahuye Allah ajya tworohereza abayisilamu agira ati rero la yadkhulu tahta alhadith ma kana min almasalih fi hifdh ad-din ibintu byose bijyanye n'ibifitiye abantu akamaro mu kurinda idini yabo ibyo nabyo ntago tubyinjiza mu muryango wa bid'a hari ibijyanye n'iterambere dudu yambaye karagapira yahe uzambwira ati ni bid'a ma yumkin iri ni iterambere yahe dudu kutubwira ko ukunda sunna ko wambaye ibintu Mtume atambaye ibi ngibi ni ibintu bijyanye n'igihe abantu bari none abasilamu niyo mpamvu rero hari ibi bitinjiramo iyo turi kuvuga umuryango wa bid'a aw mawsulan ila fahmihi wa ma'rifati ka jam'i al-Qur'an nanone hari ibyo abasahaba bakoze Mtume atakoze nko gufata Qur'an bakayihuriza ahantu hamwe kugiye kinwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kutabul wahi abari baranditse Qur'an bari baragiye bayandika ku mabuye abandi bakandika ku mpu z'inyamaswa abandi bakandika ahantu ntabwo bari barigeze bayihuriza hamwe kugiye cya Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ubwo bajyaga mu ntambara y'ahantu yabereye bitaga Yamama hapfiriye abantu benshi cyane b'abasahaba benshi bayifashe Qur'an mu mutwe Abu Bakr agira ubwoba aravuga ati yahe dufite ubwoba yuko abantu bayifashe Qur'an bazapfa bakadushirana kugezwa bazaza nyuma batazigira babona aho bakura Qur'an yuzuye murayibona muti ashiruni ashiru abasahaba arabyati mu meshura mu ibitekerezo murayibona mute dufashe Qur'an tukayikusanyiriza ahantu hamwe abantu bazayibona cyo ni igitekerezo cya Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu nabandi basahaba baramushyigikira mujye ati wallahi icyo ni igitekerezo kizima hari zimwe muri riwaya zivuga ngo ni'matu bid'atu hadhi icyo ni ikintu gishya cyiza limadha bakise yuko ari bid'a nuko ubundi mu rurimi rw'icyarabu ikintu mutangije bwa mbere kitwa bid'a mu rurimi rw'icyarabu ariko muri sharia mu mategeko y'Ubuislamu bid'a ifite ikindi gisobanuro mu mategeko y'Ubuislamu bid'a bisobanuye kuzana ikintu Ubuislamu butigishije na Mtume atigeze akora wa idhalika gukusanyiriza Qur'ani ahantu hamwe
kugira ngo bizorohera abayisilamu kuyibona. Ibi ntabwo nabyo wabyinjiza mu muryango wa bid'a zitemewe. Ibi byinjira mu muryango w'ibintu bifitiye abayisilamu akamaro, ibyo bita al-masalihul mursala. Ni ibintu bifitiye abayisilamu akamaro bitari bibi ku idini y'abantu, kandi bihuza n'amaqasidu sharia, bihuza n'icyo ubuyisilamu bwaje gushimangira. Niyo mpamvu umuntu uzi al-maqasidu tashri'iyya ntashobora kuzana igereranya nk'iri ryo kuvuga ngo kuki Qur'ani se kugiye cya Abubakar bazanye ibihimbano Mtume atigishije. La, ibi bakoze Mtume sallallahu alaihi wasallam n'ubundi ahari yabishyigikira, nawe ahari yabishyigikira, kuko ni ibintu bifitiye abayisilamu akamaro. Ni nayo mpamvu Mtume mbere yo gupfa yaravuze ngo alaykum bi sunnati, mugendere ku byo nabasigiye ku migenzo yanjye, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, nibyo bano bagabo bane bazayobora nyuma yanyu bazazana, Abubakar, Umar, Uthman, Ali. Ibyo bazababwira ngo mubikore muzabikore. Bimana Mtume yabakoreye tazkiya akiri muzima, yaravuze ati bano ibyo bazababwira muzabikore. Limadha? Kubera yuko bitwa ngo ni al-khulafa'u ar-rashidin al-mahdiyyin, badashobora kubeshya abantu. Niyo mpamvu kugiye cya Uthman nibwo adhana ya kabiri yaje kwijuma, ntayari hari. Kugiye cya Mtume adhana y'ijuma ari adhana imwe khalas, ariko izi adhana ebyiri umuntu wa mbere wabizanye ni Uthman ibn Affan. Nyuma yo kubona ukuntu abantu bajya mu maduka bakajya muri business bagacerererwa ijuma, yabwiye Bilal ati nyamune kujya utora adhana ya mbere ijuma itaragera, kugira ngo abantu batangire kumenya yuko gahunda ihari, hanyuma khatibu ni uri rutoreye kangahe ya kabiri. Ibi byose ni bifite aho bihuriye na al-maqasidu tashri'iyya, ibijyanye n'ubuyisilamu icyo bwigisha bifitiye abantu akamaro. Kadhalika kugiye cya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu abayisilamu bari bamaze igihe kirekire basari tarawih mu mazu yabo, abandi bagasari ari utujama twinshi mu musigiti. Umugabo akazana n'umugore n'abana akabasarisha hariya n'umukozi we, abandi bagasarira hariya, abandi bagasarira hariya. Mu musigiti harimo jama zigera nko muri 50. Amajwi agahurira n'abayimamu bagatangira kugongana mu majwi. Rimwe na rimwe yaba ari hana kumva hari ura mu imamu soma neza agahita yigendera akajyamo hari akavuyo kaba kavuye mu musigiti. Kugiye cya Abubakar ari bize cyane no kwinjiza ubuyisilamu mu bihugu bitandukanye, mu gufungura ibihugu by'abaroma, gufungura ibihugu by'abapersi. Abubakar yayoboye n'igihe gito imyaka 2 khalas aripfira. Umar araza afite igihe gihagije cy'imyaka igera ku 10 yose. Yagize amahirwe yo gukora achievement, yo gukora ibikorwa Abubakar atigeze akora. No mu byo yakoze harimo kureba ko kavuyo kari mu musigiti, abwira abayisilamu ati mwese guhera mu mujye musarira inyuma imamu imwe tarawih, mugire imamu umwe mu musigiti wose, mukore jamaa. Kugiye cya Mtume sallallahu alaihi wasallam swala ya tarawih Mtume yarayikoze, anayikora mu musigiti, anayisengesha abayisilamu buzuye umusigiti. Bimana ibyo Umar agiye gukora n'ubundi harahabikura. Niyo mpamvu abantu batuka Umar bavuga ngo yazanye ibihimbano. Ibi Umar agiye gukora n'ubundi harahabikura. Ni nihe mpamvu yatumye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahagarika gukomeza gusengesha abayisilamu mu musigiti? Yabonye urukundo abayisilamu bari kugira tarawih buzura buri munsi buzura, aravuga ati nitonda nibakomeza kuyikunda Mwenyezi Mungu ashaka kuyigira itegeko. Mfite ubwoba yuko Allah yigize itegeko abantu batazayibasha. Namwe mujya mubibona muri Ramadan iminsi 10 ya mbere umusigiti uba wuzuye, mu 10 ya kabiri tugatangira kugira iswafa 7-8, muri za 18 19 tuba twatangiye kugira iswafa 4. Iyo biza kuba itegeko s'ubuzima bwose byari kurangira bigenze nka sobe, tukajya tuyisenga turi 2-3. Waidhalika iki nicyo Mtume yatinye, ayisengesha iminsi 2-3 ahita arekeraho, kugeza ubwo yanze kuza baraje batera utubuye hejuru y'inzu ye. Baramubwira ati iswala ngo udusengeshe twayikunze yaho bite soka. Intumwa y'Imana irabihorera ati mwebwe murayikunda kuko turi mu minsi ya mbere Mwenyezi Mungu yigize itegeko ntimwayibasha. Ni nacyo cyatumye Mtume atakomeza kuyikorera mu musigiti, kubera shafaqa, kubera impuhwe yagiriye umma, kubera yuko innahu kana rasulun karimun afuwun rahimun ala ummati, yari intumwa igirira impuhwe umma ye. Ni nayo mpamvu muzumva hadithi nyinshi zirimo ijambo ngo laula an ashqa ala ummati, iyo bitaza kuba gutinya kugora umma nari kubigira itegeko ibi ngibi. Muri zo harimo hadithi ivuga gukoresha umuswaki, iyo bitaza kuba gutinya kugora umma nari kugira umuswaki itegeko kuri bo buri uko bagiye gusari. Indi kavuga ngo laula an ashqa ala ummati, iyo bitaza kuba gutinya kugora umma la amartuhum bihadhihi salati hadhihi saa, nari kubategeka kuzajya bakora salatul isha aya masaha. Ayo masaha yari ayahe? Hadithi iravuga ngo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam abayisilamu baramutegereje kugira ngo basale isha, baramutegereza hatta raqada an-nisaa was-sibyan, kugeza ubwo abana basinziriye n'abagore bose baryama mu musigiti bararyama, ibitotsi birabakubita barigendera. Umar araza n'ubwo ya Rasulullah as-sala ngwino abantu basinziriye. Raqada an-nisaa was-sibyan, abagore baryamye n'abana bose basinziriye ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam ngo wa kharaja yaqturu wa huwa yaqturu ra'suhu
mtume asohoka mu mutwe hari kuvamwe amazi ari kumeneka kubera ko yaravuye koga, arangije arabasengesha salatul isha fi muntasafi al-layl, mu joro hagati. Ubwo hani wacu twabigera nka saa 6 z'ijoro saa 7, arangije arabwira ngo laula an ashqa ala ummati, iyo bitaza kuba gutinya ko nabagora mwebwe bantu banjye, la amartukum bi hadhihi salati hadhihi saa, nari kubategeka kuzajya mukora iyi swala ya eshanu masaha. Icyamubuje ni iki? Gutinya kugora umma. Walidhalika hari ibintu byinshi mtume yaretse kubera gutinya no kutugirira impuhwe. No mu byo harimo salatu at-tarawih, yayiretse gukomeza kuyisarisha abantu jama'atan kubera impuhwe. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nk'umuntu wari usobanukiwe cyane ibyo bita fiqh al-maqasid al-masalih wal-mafasid, Umar yarebaga ibifitiye abayisilamu akamaro cyane. Yararebye areba ku gihe cyaravuga ati abayisilamu noneho basari jama zigera ku 8-10 mu musigiti byatangiye kuba kavuyo. Arababwira ati guhera uyu munsi mwese mugaruke noneho dusengera inyuma y'imamu umwe. Abashiriraho Ubay ibn Ka'b ajya basengesha na Abdullah ibn Mas'ud na Tamim ibn Aus ad-Dari ku gihe cya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kugezwa abayisilamu bamaze kugaruka muri jama nabo barishimye cyane. Umar arabye ati ni'matu bid'ati hadhi, mbega bid'a nziza. Iri jambo naryo bararyitwaza bavuga ati ntimureba ko Umar nawe yabyise bid'a, kukimwe mutabyita bid'a. Iri jambo Umar yakoresheje kuryita bid'a ni bid'a mu rurimi rw'icyarabu. Mu cyarabu utangije ikintu cyitwa yuko ari ikintu utangije kikitwa bid'a, nkuko byagaragaye muri Qur'an aho Mwenyezi Mungu avuga ati qul Muhammad babwira uti ma kuntu bid'an min ar-rusul, ntabwo ari nge bid'a mu ntumwa z'Imana. Cyo bisobanuye niki? Ntabwo ari nge ntumwa ya mbere ibayeho, hari abandi bambanjirije. Lidhalika ijambo bid'a rifite ubusobanuro mu cyarabu rikagira n'ubusobanuro mu mategeko y'Islam. Lidhalika Umar ibyo yazanye ntabwo ari we wa mbere, yabikuraga ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikindi kabane nubwo yaba ari we wa mbere ubizanye biremewe. Limadha? kubera iki? Kuko uruhushya rukura ku ntumwa y'Imana. Mtume yaravuze ngo mukurikira ibyo nabasigiye n'ibyo bana bagabo bazazana. Bimaana ibyo bazana byose babikura ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uruhushya barufite abayisilamu, bafite uruhushya, bafite tazkiya mtume yabahaye. Bityo rero abantu bajye bareka kwitwaza zino shubuhat kugira ngo babeshye abantu nabo bazana izindi bid'a zabo, nko kuzana igihimbano cyo kwizihiriza ivuka ry'intumwa y'Imana n'ibindi bitandukanye abantu bazana by'ibihimbano bidahari. Nk'ijoro rya Laylatul Isra muri Rajab, ngo ku munsi wa 20 kanga abantu bagaterana nijoro ngo uyu munsi niwo mtume yagiriyeho mu ijuru, muze turare dusari, turare dukora azkar. Ibyo bintu ni ibihimbano bidafite aho biva. Iyo biza kuba byiza ntabwo abasahaba bari kubireka. Ikintu abasahaba batakoze nuko babonaga yuko nta mwanya gifite mu Islam. Bityo rero mtume sallallahu alayhi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, urugero rwiza mugomba kurukura kuri nde? Kuri mwacu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Walidhalika umuntu ukunda mtume uzamubonera he? Akurikira ibyo mtume yasize. N'umwanzi w'intumwa y'Imana uzamubonera he? Ni umuntu uhimbira mtume ibyo atasize. Ahubwo urwo n'urwango rukomeye. Bo bavuga ko bakunda mtume ariko bakamubeshyera. Niba ukunda mtume kurikira ibyo yagusigiye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ati qul in kuntum tuhibbuna Allah, Muhammad babwire ngo niba koko mukunda Allah urukundo rwanyarwo, fattabi'uni, munkurikire. Mukurikire nde? Mukurikire mtume Muhammad. Ibyo atagusigiye muri ibada jya kure yabyo, kuko nuko yabonye yuko bidafite umwanya mu idini. Wowe ugiye kugira ubwenge kumurenza, ari wowe wahishuriwe uw'Islam mbere yawe, ari nayo wakwigishije ibyo ukora. Allahul musta'an. Mwenyezi Mungu aduye kugira urukundo rwa sunna, aturinde urukundo rw'ibihimbano wa Islam. Aragira ati alhadithu yadullu kadhalika wa tadwin ulumi al-lughati wan-nahw. No mu by'abantu bita yuko ari ibihimbano baravuga bati ko mwebwe mwafashwe mwanditse ibitabo bya nahw. Nahw hariyo mtume yigishije. Nahw ni bijyanye n'amategeko y'ururimi rw'icyarabu. Baravuga ati mwe mubikurayo ku ntumwa y'Imana kwiga nahw no kwandika ibyo bitabo by'icyarabu. Ibi ni ibintu bifitiye abayisilamu akamaro yakhe, bituma ahubwo basobanukirwa Qur'ani na sunna. Iyo umuyisilamu atazi nahw ntabwo yasobanukirwa neza Qur'an. Nahw ifasha umuyisilamu kumenya Qur'an. Nahw ifasha umuyisilamu gusobanukirwa hadith. Buri kusobanukirwa ururimi rw'icyarabu bigufasha kumva hadith ikikubwira. Walidhalika ibi ngibi kubihuza no kuvuga ngo bid'a ni ibintu bidahura abayisilamu. Ibi no kuvuga ngo ko muvuga ngo tawhid ifite bice bitatu, mwebwe murabona mudahimba. Ibyo bice bitatu ntabyo mtume yasize. Nushaka we yose uyite yuko ifite igice kimwe nta kibazo. Almuhimmu nuko wemera Allah ntumubangikanye. Biriya bice bitatu abamenyi babigabanyamo ni ugufasha umma gusobanukirwa tawhid, ni ukubafasha. Naho ubundi ntabwo ari ihame ngo bifite aho byanditse mu dini. La, biriya ni abamenyi babizana kugira ngo borohereze umma, ntabwo byinjira mu muryango w'ibihimbano abadan. الحديث كذلك يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع
walau kana qasdu sahibihi hasana. Iyi hadithi nanone ishimangira yuko buri gikorwa cyose cyitwa yuko ari isengesho kinyuranya n'inyigisho za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, icyo gikorwa ntabwo mu idini cyemerwa. Kabone n'ubwo ukizanye yatubwira ngo ngiye mfite niya nziza, twari twabivuzeho, akavuga ati ya shekha, twebwe wallahi tugiye gukora maulid tugenda kugira ngo tuganire kuri sira ya Mtume, tumenye amateka ya Mtume, mwebwe muharamisha buri kintu, ariko twe tuyikora dufite niya nziza yo kwiga Mtume. Turabye ati ngwino hano tubishire hano darasa majengo ya buri wa mbere tujye twiga sira. Nta mpamvu yo gushyira huriya munsi wo mu mwaka nawo no guteranira hano fona ntabyo. Ngwino twige mu musigiti bitiswe maulid, birahari, birashoboka. Ntago ari mpaka kwitwa maulid, muze twige sira nabwo birashoboka. Hano mpamya ko mushaka ko umushekhe uzajya kubigisha sira, birashoboka. Cyangwa natarakoma ashaka kuba ariyo cyangwa indi misigiti. Ntabwo ro bisaba kuzana ikindi gihimbano mu Islam. Kwiga sira ntibisaba gushyiraho ibirori, ntibisaba guhura by'umunsi runaka, ntibisabwa kwitwa maulid. Abantu banayiga mu bundi buryo no mu ishuri bakayiga. Naam. Agakomeza agira ati wayadullu alayhi qissatu as-sahabi alladhi dhabaha udhiyatahu qabla salati al-Eid. Kugiye kinwa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hari umugabo wabaze ikibagwa cye, ihene ye cyangwa intama, yayibaze mbere yuko ajya gusara isala y'Eid. Turabizi twese yuko ku munsi w'Eid yo kubaga tubaga ryari, mbere yo gusara cyangwa nyuma yo gusara? Nyuma yo gusara. We yayibaze mbere, agiye ku musigiti, agiye aho basengera, abwira Mtume ati ya Rasulullah, ebana mbahaye karibu nituva gusara muzi wanjye nge namaze no kubaga tayara gahene bari kugakatakata. Intumwa y'Imana namye ngo shatuka shata lahmin, iyo hene yawe wabaze ni sadaka isanzwe ya buri munsi, nta bihembo uri bubone byo kubaga ku Eid. Arambye ati se kandi nzizi iki ya Rasulullah, ndazira iki? Mtume arambye ati wabaze mbere y'iswala kandi itegeko no kubaga nyuma y'iswala. Bikwereka yuko iyo uzanye ibintu binyuranyije n'ibyo Mtume yigishe nta thawabu ubona. والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. إي حديث ريرو dusoza iratwigisha inyigisho muri rusange yitwa iti igikorwa cyose ugiye gukora mu Islam niba kijyanye n'inyigisho z'intumwa y'Imana, icyo gikorwa kiremerwa. N'igikorwa cyose ugiye gukora mu Islam niba kinyuranye n'ibyo Mtume yigishije, icyo gikorwa ntabwo cyemerwa. Iyo niyo nyigisho muri rusange dukora muri hadith ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naam, iyi hadith turigamo ibintu bigera kuri bitandatu. Mu ncamake, icyambere tahrimul ibtida'i fi din, ni haramu mu Islam, ni kizira guhimba ibintu byawe ukabyita yuko naryo ari idini. Ni kizira mu Islam kugira amasengesho yawe uzana Mtume atasize sallallahu alayhi wasallam. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه. ibikorwa byose bikozwe byubakiye kuguhimba bigarukira ubizanye, kurikira, bigarukira ubizanye, ntabwo byakirwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Igikorwa cyose uzanye udafite ugikura kwa Mwenyezi Mungu no kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bigarukira we nyiri kubizana kwa Allah, ntabwo byemerwa. Cyo ni cya kabiri. Icya gatatu, anna an-nahya yaqtadi al-fasad. Mtume sallallahu alaihi wasallam kutubuza kuzana ibihimbano bisobanuye yuko igikorwa ukoze cyo guhimba kiba ari igikorwa gipfuye, ntabwo cyemerwa. Yaqtadi al-fasad bisobanuye iki? Ntabwo Allah byemera. Ibikorwa uzanye bigomba kuba bifite aho bihuriye n'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Icya gatatu, icya kane, anna al-amal as-salih idha ata bihi ala ghayri al-wajh, idha utiya bihi ala ghayri al-wajh al-mashru' كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. igikorwa cyose umuyisilamu azanye nubwo cyaba ari cyiza ariko kitajyanye n'ibyo Mtume yatwigishije sallallahu alaihi wasallam, nticyemerwa. Urugero niho kuzana gukora iswala ya sunna mu gihe twabujwe gusariramo. Hadith ya Mtume iravuga iti ntabwo mwemereye gukora iswala mu bihe bitatu no gushyinguramo umuntu wapfuye. Guhamba mu bihe bitatu kirazira mu Islam, no gusarira mu bihe bitatu kirazira. Ibyo bihe bitatu ni bigiye cyambere ba'da al-fajr, nyuma y'iswala ya salat al-fajr, hatta tatlu'a ash-shams, kugeza izuba rirashe. Nyuma yuko subhi tumaze gusari kugeza izuba rirashe, nta muntu uba wemereye gusari. Kadhalika nta nubwo byemeye gushyingura, keretse ku muntu ufite sabab, keretse igihe hari impamvu yumvikana ifite imbaraga. Impamvu yihe? Mathalan umuntu nibwo akibyuka abandi bamaze gusari kandi we ntarasari, aho ngaho ntabwo ubujijwe gusari, wowe urasari.
kadhalika umuntu yinjiye mu musigiti wenda yari yamaze gusara subha soka gake kutawaza aragarutse biswane ngo agarutse cyagiye kiri hagati nyuma y'iswala kugeza izuba rirashe nawe asari tahiyatul masjid kubera ko mbere yo kwicara mu musigiti usuhuza umusigiti wo ngo nawe afite impamvu. Kadhalika umuntu wamenyereye gusara izaraka ebyiri za mbere ya al-fajr buri munsi akinjira mu musigiti salatul fajr batangiye gusara, uyu nawe bamenye bemeza yuko biremeye yuko nyuma yo gusara subhi yahaguruka gasara za sunna ze nta kibazo, kurinde kuri wa wundi usanzwe azikora. Apana umuntu uje bwa mbere mu musigiti gutyo ngo nawe avuga ati ananye ndashaka thawabu, la izidi thawabu kuri wa wundi umenyereye gukora za sunna za mbere yo gusara salatu al-fajr, nkuko bigaragara muri hadith aho Mtume sallallahu alaihi wasallam igihe kimwe yamaze gusarisha abayisilamu salatu al-fajr rakebyiri abona undi arahagurutsa saa izindi ebyiri aramubwira ngo arba kuva ryari wowe usigaye usara subhi yarakenye, aramiti la ya Rasulullah ntabwo ari rakenye nasaye ahubwo umenyereye gusarira rakebyiri za sunna uyu munsi nasanze watangiye mpita mpaguruka ndavuga ati reka mpfa gusara thawabu ndebe ko nazibona. Mtuma musabiri dua ngo Allah kongerera ubumenyi no gusobanukirwa idini. Iyi hadith isobanura yuko umuntu usanzwe akora za rakebyiri za mbere ya al-fajr nawe iyo zimucitse nta kibazo yazikora amaze gusari, ariko ni kuri wa wundi usanzwe abikora, naho udasanzwe abikora we ntabwo yemerewe gusarira muri kiriya gihe. Bityo rero igihe cya nyuma ya al-fajr nta sunna ibaho yo gusara nyuma ya subhi, ntayo yo kuvuga ngo nubwo nasaye mbere ariko na nyuma ndashaka izindi thawabu. Ya urategereza kugeza izuba rigize gute rirashe, keretse kuri babantu tuvuze bafite impamvu zabo z'umwihariko. Kadhalika umuntu ashobora kujya Maka agiye muri tawafu akamara gukora tawafu akaba yakoze tawafu nyuma ya al-fajr, cyangwa se urugero agakora tawafu akayisoza ahita yinjira mu swala ya al-fajr, bakamara gusara salatu al-fajr kandi akeneye kugira gute akeneye gusara izaraka ebyiri bakorera kuri Kaaba nyuma ya tawafu, uyu nawe ntabwo tumubuza limatha kubera ko afite darura, afite impamvu simusiga yumvikana. Kadhalika hari igihe cya kabiri kitemeye gusarirwamo no gushinguramo wapfuye. Icyo gihe nacyo ni kihe? Ni cya gihe izuba riba riri hagati, dhuhuri igiye kwinjira, izuba iyo riri hagati ntago tubyemeye gusari. Izuba rigera hagati hari ryari nko guhera saa 5:20 z'amanywa, saa 5 n'igice, izuba burya riba riri hagati hari. Ni nayo mpamvu dhuhuri ntabwo tuyisenga izuba riri hagati neza, la dutegereza aho gato rikegera imbere ho gato. Qaida rumhin ni urugendo abamenyi bafiqi bagereranya nk'icumu, bimaana izuba rigeze hagati turarindira agaca indi minota 15 byibura nibwo ryegera imbere, hanyuma tugatangira gusara salatu adh-dhuhr, tugatangira gusara salatu adh-dhuhr. Nanone biremeye yuko ubushyuhe ari bwinshi cyane, biremeye ubushyuhe ari bwinshi, izuba riri gucana cyane ryotsa abantu, biremeye yuko bategereza aho gato bagasara dhuhuri mu masaha ari imbere ho gato, bakaba bayisara nka saa 7 n'igice iyo izuba riri ryinshi. Biri no muri sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam aravuga ngo idha ishtadda al-harru, ubushyuhe nibwiyongera cyane bikabije, fa abridu ani salat, mujye mukereza salatu dhuhr. Iyo ni sunna iwacu, wenda ntabwo izuba rirageraho, ariko mu bihugu byaba barabiye hadith ndi kuvuga bo babisobanukirwa batuyeyo. Hari gihe babyita ngo ni rya zuba rimena imbwa agahanga yahe, gusohoka bigoranye cyane. Iyo rimena imbwa agahanga burya biremerwa yuko abantu babaretse bikagabanukaho gatoya bagasara dhuhuri madami taravamo. Icyo rero ni igihe cya kabiri bitemeye gusariramo, cyagiye izuba riri hagati kugeza ryegeye imbere gato. Kadhalika igihe cya gatatu ni ryari? Igihe izuba riba riri kurenga hari bya bicu by'umutuku, na kiriya gihe nabyo ntabwo byemeye gukora miswala. Indi hadith isobanura nyuma ya asr kugeza izuba rirenze. Nyuma ya asr cyagiye abantu bamaze gusara salatu al-asr nta sunna ihaba mu Buislamu hari ahantu, keretse ku muntu winjiye mu musigiti yakeneye gukora sunna tahiyatul masjid, cyangwa umuntu wakerereje wenda al-asr nibwo agihugu kagiye kuyisara, abo n'abantu bafite impamvu zabo. Naho umuntu uvuga ngo ngiye gukora sunna nyuma ya asr, turakubwira ati nyamuneka biriya bihe Mtume yabiburijemo gusariramo. Kadhalika no gushinguramo igihe izuba riri kurenga hari ibicu by'umutuku ntabwo ari byiza kuba abantu bashingura. Naho izuba ryamaze kurenga neza bashobora gushingura bwo nta kibazo, no gushingura nijoro nabyo biremewe ubwabyo mu Islam, nkuko bishimangirwa na hadithi y'umukobwa wakoraga mu musigiti intumwa y'Imana w'umwirabura ukomoka iwacu hano muri Afrika. Igihe kimwe gize gupfa, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam isanga bamushinguye atabizi, intumwa y'Imana ijya kumukorera isala, imukorera isala bamaze kumushingura kandi bari bamushinguye ari nijoro. Uyu mugore wari witabye Imana wakuburaga umusigiti w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika rero ibyo bihe bitatu ntabwo byemewe ko umuntu yabikoramo ibada, intumwa y'Imana arabibuje, keretse kuri babandi bitwa ko bafite impamvu zemewe mu dini y'Islam, abitwa ashabul udhr, ahlul a'dhar, babandi bafite impamvu zemerwa mu dini y'Islam. Icya gatanu kandi bayislam, anna hukma al-hakim la yughayyiru ma fi batn al-amr لقوله ليس عليه أمرنا
أن حكم الحاكم لا يغير أو لا يغير ما في بطن الأمر. مثلا umuntu ugiye gukora igihimbano kuba we yavuga ati anje ngiye gukora ino ibada kubera izi mpamvu zinizi, ibyo ntabwo bihabwa intebe mu gihe mutuma atabyigishije sallallahu alayhi wasallam. turakubwira ngo zanaho mtume yabivuze, niba ari ibada twerekaho mtume yigishije, iyo atabyigishije ntabwo bihabwa intebe. icyanyuma anna as-sulha al-fasid batil والماخوذ عليه مستحق الرد في حديث العسيف. nanone as-sulhu al-fasid, abantu baramutse bagiye gukora sulh, kwiyunga ngo bakora ubwiyunge, ariko ari ubwiyunge bwubakiye kuri hukumu ipfuye mu Islam, ubwo bwiyunge ntabwo buhabwa intebe mu idini. niyo mpamvu wa musore wasambanye na wa mugore, ntabwo bwa bwiyunge bakoze bwigize bushimangirwa na mutuma, ahubwo yarabwanze, yaravuze ati ibyo birapfuye, bagusubiza ihene zawe baguciye, bagusubize n'umukobwa wabahaye kujya gukora akazi, ahubwo nuko hukumu ibareba niyi. niyo mpamvu rero na sulhu mu Islam igomba kuba yubakiye kuri Qur'ani na Sunna, igomba kuba yubakiye ku by'Imana yigishije ndetse n'intumwa ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. reka twumve adhana insha Allah, hanyuma twakira ibibazo kuri dars. reka twakira ibibazo byaba byagaragaye kuri darsa. hadithi twamaze no kuyisobanura, ubutaha insha Allah tuzinjira muri hadithi ya gatandatu muri iki gitabo. Faddal. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. umusore wari kumufashije niba ashaka kumwambura y'ibizana. Naam, ikibazo nashaka kubaza ni kijyanye na tasbih. Naam, kuriya dukora tasbih 33 hari igihe twe tubara tukageza nko ku 100, wenda tuvuga subhanallah inshuro 100. ntawo biri. adhkari za nyuma yo gusari zigomba gukorwa nkuko mtume yazigishije. ubundi adhkari zigabanyijemo ibice bibiri. hari adhkari zitwa mutlaqa, ibi ntabwo ari ubwa mbere mbivugiye muri umusigiti uko mbyibuka, abakurikira cyane siko bimeze. adhkari zigabanyijemo ibice bibiri. hari adhkari mu Islam zitwa mutlaqa, bisobanuye izo adhkar nta nshuro zigira, wazikora inshuro miliyoni biremewe. urugero, ubaye uri gutaha iwawe mu rugo ukagenda mu muhanda wose wivugira subhanallah subhanallah, kabone nubwo wageze ku mubare wa 300 nta kibazo. izo ntabwo mtume yiza ngo vuga inshuro zingahe nutahala, izo ngizo vuga inshuro ushaka zose. ariko hari adhkari zindi zitwa muqayyada, zigomba kuba zifite umubare runaka. izo ni izihe? adhkari mtume sallallahu alayhi wasallam yakoze igihe runaka, icyo gihe iyo kigeze nawe ukavuga ngo ugiye kumwigana, utegetswe kuzikora nkuko yazikoze. urugero, adhkari za nyuma yo gusari, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yamaraga gusari swala y'itegeko, subhanallah yabivugaga inshuro 30 na zingahe? 4. ubwo nawe ugomba kutarenza izo nshuro. alhamdulillah yabivugaga inshuro 33. Allahu akbar yabivugaga inshuro 33. aho ni nyuma yo gusari, iswala y'itegeko niyo turi kuvuga. hanyuma ku nshuro y'ijana akavuga ati la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. akavuga tuzabikora gutyo, ubwo inshuro 100 zizaba zuzuye. Allah azamuhanaguraho ibyaha nubwo byabingana nk'urufuro rwo ku nyanja. bimana ahantu mtume yakoze inshuro runaka, nawe iyo uhageze kumwigana ni ngombwa sallallahu alayhi wasallam. intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yajyaga kuryama, noneho yavugaga ijambo subhanallah inshuro 30 na zingahe? 4. aho ni mbere yo kuryama. alhamdulillah inshuro 33. Allahu akbar inshuro 34. aho ni mu kuryama. ho ntabyo kuvuga la ilaha illallah byabaga ntabyo, bitandukanye na biriya bya nyuma yo gusari. bimana iyo uvuga ngo ugiye kwigana mtume sallallahu alayhi wasallam ahantu yakoze ikintu runaka, nawe ugikora izo nshuro, ugomba gukora nk'izo yakoze icyo gihe. naho iyo ushobora kuba wicaye mu musigiti ukabumva ntacyo uri kuvuga, ntacyo uri gukora, ukavuga ati kame singiza Imana, icyo gihe cyo ushaka kuvuga subhanallah inshuro 1000 n'akazi kawe, aho nta nshuro zihari. naho iyo ugeze muri bya bihe mtume yakoreye adhkar, utegetswe gukora inshuro yakoze.
sallallahu alayhi wasallam kugira ngo bya bihembo bibone. Walidhalika hari igitabo cyitwa fiqh al-adhkar cy'umumenyi witwa Sheikh Abdul Razzaq al-Badri, igitabo cyiza cyane ndagifite muhira, gifite volume zigera kuri enye, yabivuzemo ibyo ngibyo biri muri icyo gitabo. Adhkari yo zirimo ibice bibiri ndasubiramo. Hari adhkari zitagira inshuro, nk'igihe waba uri mu muhanda, wibereye mu mujyi, wibereye mu kazi, wibereye mu ki, ugashaka gusingiza Imana, vuga inshuro zose ushaka. Hakaba na adhkari zifite umubare. Adhkari zifite umubare ni zihe? Ni za zindi mtume yakoze igihe runaka nawe zikora nkuko yazikoze sallallahu alayhi wasallam. Nkuko intumwa y'Imana ubwo yari muri hijja akagera aho bita jamarat, aho batera amabuye, kuri buri buye yateraga yavugaga ijambo Allahu akbar, akabivuga inshuro imwe. Ubwo niba yarabivuze inshuro imwe aho hantu, wowe wizana ngo reka mvuge ngiye inshuro 10 ndumva mfite imani nyinshi, la, ugomba gukora ziriya nshuro nyine. Bimaana mtume sallallahu alayhi wasallam aho yakoraga inshuro nawe uramwigana, ahatigeze agira inshuro akora inshuro nawe ushaka. Icyo nicyo gisubizo kuri icyo kibazo cyawe. Ikindi kibazo cya kabiri nashaka kubaza ni kijyanye n'igihe tugiye kuryama. Gusa hari ifayda warumpayeho yindi ntarinzi. Iyo tugiye kuryama duhanagura, abahanagura basoma surat al-Fatiha inshuro imwe na kul huwallahu inshuro eshatu nkuko wabitwiye. Al-Fatiha ntayirimo mbere yo kuryama, Al-Fatiha ntayirimo muri adhkari zikorwa. Surat al-Fatiha ntayirimo mbere yo kuryama, ntayirimo. Muri adhkari zo kuryama uvuga kul huwallahu ukayisoma gatatu, qul a'udhu bi rabbil falaq gatatu, qul a'udhu bi rabbin nas inshuro eshatu. Bikaba byiza iyo usomeye mu kiganza warangiza ukihanagura imbere ku mubiri wawe, kandi ukihanagura wambaye imyenda, ntabwo wihanagura wambaye ubusa. Wihanagura wambaye imyenda aho ushoboye kugera gusa basi, ntabwo ari mpaka kujya no munsi y'ikirenge, la, uhanagura aho ushobora kugera byonyine. Icyo nicyo nagira ngo mbanze ngo sura al-Fatiha kwanza ntayirimo. Shukran, ubwo nasobanukiwe. Barakallahu fi. Ikindi kibazo reka twumve umuvandimwe Saad, nubwo wabarizaho ntacyo, kugira twihutisha uburyo umwe nani. Assalamu rahmatullah. Ku bantu bajya basoma surat ar-Rahmani, Waqi'a na Yasin, ese hari ikintu mwe Imana ziriya suratul Waqi'a, suratu Yasin, nta hadithi nimwe yizewe ihari ivuga kuzisoma, ntayo. Hadithi zose zivuga Waqi'a, zivuga Yasin, nta nimwe ifite ubuziranenge, zose zifite ibibazo. Zose zifite ibibazo. Ziriya hadithi zivuga ngo inzisomemo suratul Waqi'a nta nzara ijya yinjiramo, biriya byose ni hadithi zirwaye zibivuga. Nta hadithi nimwe iri sahih kuva ku ntumwa y'Imana ivuga ngo Waqi'a bayisoma kangahe mu gitondo ngo nibwo inzara itagukubita cyangwa ngo nibwo ubukene buva muri iyo nzu. Ntabyo. Hadithi zivuga ku byiza by'amasura zivuga suratul Baqara ko yirukana amajini mu nzu, ikurukana n'amashaytani, yo irahari. Fadila za suratul Baqara, naam. Kadhalika hari hadithi zigaragaza ibyiza byo gusoma qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, mu'awwidhat, naam, zirahari. Amma hadithi zivuga gusoma Waqi'a, zivuga Yasin, ni hadithi abamenyi bagiye bagaragaza yuko zifite ikibazo zose, nta nimwe yizewe kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'lam. Ikindi kibazo, suratul Mulk ibyiza hari nivuga ngo Mwenyezi Mungu azasoma Yasin ku munsi tumero, kabira byose nibyo kubeshya. Naam. Suratul Mulk ibyiza no kuyisoma uri ku buriri cyangwa ahubwo hari hadithi zivuga ibyiza bya suratul Mulk, zo zirahari. Tabarakalladhi, zo zirahari, naam, zizewe yuko ari isura izatuma umuntu arindwa ibihano byo mumva. Izo zo zirahari, hadithi zibishimangira. Naam, nagira ngo mbaze kuyisoma ibyiza ni no muri adhkari zo kuryama. Suratul Mulk ntabwo ndareba niba hari hadithi zishimangira kuri muri adhkar, ariko hari izindi zivugaho nubwo ntazo ubusahihi bwazo. Zo zirahari zivuga kuri suratul Mulk mbere yo kuryama kuyisoma, zirahari hadithi zivuga. Naho Waqi'a na Ar-Rahman zo ziracyakeneye gukora al-mazid min al-bahth, gukora ubushakashatsi bwisumbuyeho, ko hadithi nyinshi zivuga ku byiza bya Waqi'a na Yasin, inyinshi ziba zifite ikibazo. Wallahu a'lam. Naam ya Sheikh, ugeze kutubwira ku bitemewe ku bijyanye no gushyingura. Naam, ndashaka kubariza hirya gato ku bijyanye no gushyingura inshallah. Hari hadisi yagaragaje ko Rasulullah yigeze gupfusha umwana, arangije abuza umuntu waraye abonanye n'umugore kujya kumanuka mu mva. Ese natwe ibyo biratureba? Naam. Kibazo cya mbere ati hari hadithi yumvise ivuga yuko Mtume sallallahu alaihi wasallam yigize gupfusha umwana, abuza umuntu wese waba warayabonanye n'umugore ko yamanuka muri mwanandani hara hepfo. Wallahi iki kibazo nkunda kucyumva abantu bakibaza, ariko nta iyo hadithi nayo ndabona. Ndaza gukora bahthi, nkore research, ndebe ubushakashatsi bw'iyo hadithi niba ari ukuri, kuko byaba bihari ko Mtume yabujije ko umuntu wabonanye n'umugore kuba yamanuka mu mva.
ngomba kureba nkareba niba kuko izi hadithi zizewe zibivuga wenda inshallah igisubizo cyacyo tukazagitanga nejo onatarakome muri darasa yejo yo kwa gatatu naho twagitanga inshallah ndaza kurara ndebye niba koko izo hadithi ari ukuri ahubwo hadithi yizewe ni hadithi ya wa mugabo wagiye kurwana mu bakera aravuga ati abantu batatu nibankurikire mu rugamba no mubo yavuzemo umuntu wabonanye n'umugore akabategereje ko umugore agira gute yibaruka uwo ntaze iyo irahari iri muri Bukhari na Muslim twanayisomye muri Riyadus Salihin onatarakome ama iyivuga ngo mtume yabuje no kumanuka muri wanandani nkunda kumva abantu bayivuga ariko ntabwo ndabona kuri kwiyo hadith ndayireba inshallah nyibonye tuzayishimangira ejo biidhnillah wallahu aalam na'am assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh watubwiye ko mtume hari ikintu yabashaga kuba yagira sunna cyangwa akagira itegeko ariko kubera impuwe akabihinda koko Allah yari yamuhaye uruhushya kwanga ikintu we kubwe kuri mtume kugira kigira sunna cyangwa akagira itegeko na'am nk'isaha ya Aisha kuba ubungu twe ni saa moya ko ngo bishoboka ko yarezize barakallahu fik salatul isha kuyisari mu gihe cyiza ni kihe ni nk'ari cyo kibazo ushaka kubaza ese ni ukuyisari uyikerereje ziriya saa za 5 z'ijoro cyangwa ni ukuyisari muri kino gihe tuyikoreramo saa 2 z'ijoro abamenyi bafite imvugo zigera kuri ebyiri nkuru zikomeye kuri masala hari abamenyi babona yuko salatul isha ibyiza ahubwo ari ukuyisari mu joro hagati barahari bafite iyo mvugo rwose kandi bafite adilla no muri dalili bafite ni hadithi twasomye yuko mtume yavuze ngo iyo bitaza kuba gutinya kugora umma nari kubategeka gusajya basari salatul isha aya masaha amasaha yavugaga byari fi muntasafil layl byari mu ijoro hagati muri za saa 5 z'ijoro abamenyero bamwe babashimangiriye hadithi bakavuga tubundi byiza kuri salatul isha nuko wayikora ari amasaha abandi bamenyi bakabona yuko salatul isha nayo nubundi isigara kuri aslu ni iki nubundi korwa nkuko dukora izindi swala iyi swala igeze abantu barayikora mu gihe cyayo cya mbere bashingiye kuri hadithi ivango mtume sallallahu alaihi wasallam bamaje ku gikorwa cyiza kuruta ibindi aravuga ngo ni as-salatu fi awwali waqtiha nugukora iswala mu gihe cyayo cya mbere mu gihe cyayo cya mbere bariya bagasubiza rero bariya bakabwira ati naam iriya hadithi irahari yuko mtume yakoze iriya swala kiriya gihe anavuga yuko iyo bitaza kuba gutinya kugora umma yari kubategeka gukora iriya swala kuri kiriya gihe ariko bakavuga bati biriya mtume yabikoze rimwe mu gihe byari bisanzwe abasahaba babona nuko yayikoraga mu gihe cyayo cya mbere ntabwo mtume yahoraga sari mu ijoro hagati da ahubwo yari asanzwe sari salatul isha mu gihe cyayo cya mbere ahubwo yabikoze biri inshuro imwe bakavuga walidhalika allati wadhaba alaiha icyo mtume yakoze igihe cyose ntabwo cyakurwaho nicyo yakoze inshuro imwe ariko iyo ni khilafi iri qawi jiddan ubundi gutandukana kw'abamenyi bifite ibice bibiri hari gutandukana kwemerwa no gutandukana kutemerwa uko ni kumwe mu byo bita khilafun mu'tabar icyo ni kimwe mu gutandukana kwemewe n'abantu bashobora gusari isha bayikerereje bafite ijambo bashingiye kuri hadith ntabwo tubarwanya ariko ngiye imvugo mbona ifite imbaraga mpuje zino mvugo ebyiri nuko ku muntu udafite impamvu yo gusara kerereje isha ni byiza kuyisari ku gihe cyayo cya mbere n'umuntu wagize impamvu z'akazi zituma abura umwanya ntacyo bitwaye ko yisari saa 5 z'ijoro agendeye kuri hadithi ya kabiri wallahu a'lam na'am icya kabiri nashango nsobanurire kuri sunna njya nyibona ariko ntago ndayigishwaho iyo umaze gusari iyo ugiye gusari sunna zazinde ebyiri na'am ukava kuri sofa rurimo barakallahu fik biri muri sunna na'am ni biri muri sunna yuko uyu muislamu amaze gusari swala y'itegeko ari byiza yuko ushaka gusari sunna wakwegera ku ruhande ugakorera iyo swala ya sunna handi utasari y'itegeko biri muri sunna ni nabyiza cyane byakozwe n'abasahaba b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bana bibonye ku ntumwa y'Imana limadha hari qawli Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu avuga ati iyo umuntu apfuye aririrwa n'ibintu bibiri biramuririra muri ibyo bimuririra harimo hahantu wasariraga hararira hakavuga ati kanaka yajyaga hagarara hano ari gusari akampagararaho none agize gute aragiye walidhalika bamenyi bakemeza ko buri uko wagenda gusarira ahantu hatandukanye mu muzigiti ubwo ahagukorera istighfaru haba ari henshi kurenza hamwe gusaba gugumye walidhalika biri muri sunna nibyo koko kuba wamara gusari ukegera ku ruhande gato ugasarira ahandi utaruri ariko ntabwo biri muri sunna kumara gusara umaze gutora salamu kihanagura mu buranga kandi iyo sunna twarayimenyereye twanayifashe mu mutwe nyamuneka ibyo ntabwo ari sunna wakubaza icyo hanagura sinzi niba wakibona iyo abantu benshi bamaze gusari assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah bose ubona mu buranga bameze gutya hari nuvuga ati ni baraka hari baraka ziba ziri mu maboko shekhe tuba tuvuye mu sala nizo tuba turi kwihanaguza nyamuneka ibyo bintu naho biri reka tujye twibukiranya kuri sunna twavuze ngo buri uko duhaye umwanya sunna tuba tubitse bid'a nanone hari bihimbano tugomba kureka
cyangwa umuntu agasoma idua yamara kuyisoza ukabona ngo alhamdulillahi rabbil alamin. Biriya bintu nta hantu na hamwe biri bayisilamu, ntaho ni ibintu byo gukopera bidafite gihamya. Ni byiza kwirinda ibihimbano. Hari n'igihe usanga umuntu mu Islam yari gusari akavuga ati ngewe sujudu ya nyuma cyagiye ndi kuri sujda ya nyuma muswa ngomba gutinda. Harababigize itegeko ko hariya hatinda cyane kurenza izindi sujudi. Biriya nabyo iyo uhisemo sujudi imwe akaba ari utindamo gusa, abamenyi babishyira mu bihimbano. Niba ari idua uri gusoma zisome muri sujudu zitandukanye, apana kuvuga ngo iriya ya nyuma ni idua zakirirwa, ntaho biri. Buri sujudu yose idua irakirwa, ntabwo ari mpaka iriya ya nyuma kuba ari ugomba gutindamo. Hari n'abatinda batari gusoma idua, akahatinda ari kwivugira subhana rabbiyal a'la, kabari byo subira mu inshuro 40. Biriya ntaho biri nyamuneka. Tuba turi kwibukiranya kuri sunna zinwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika no mu bihimbano hari umuntu mara gusari amara gutora salam ukabona agiye sujudu gusoma idua ko kanya, ibyo ntaho biri muri sunna. Mtumi yamaraga gusari atoye salam yakoraga zikari, ntabwo yasomaga idua. Bayisilamu mwige sunna, mwige imigenzo y'intumwa yanyu. Mtumi yamaraga gutora salamu yakoraga zikari, ntabwo yasomaga idua. Ni byiza nyuma ya salamu gukora zikari bayisilamu, nicyo kiri sunna. Ukavuga uti Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ugakora n'izindi adhkar, ayatul kursi, qul huwa Allah, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, subhanallah, ukabisubiramo za nshuro 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ku nshuro y'ijana ukavuga la ilaha illa Allah wahdahu, kugeza gutyo. Izo nizo adhkari mtume yakoraga maze gusari. Ahubwo mtume yadushishikarije kuzajya dusoma idua z'ibibazo byose dufite kuri sujud mu swala. Ahandi hani idua zakirwa cyane n'imbere yo gutora salam, cyagiye umaze kuvuga tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inna a'udhu bika min adhabil qabr, mbere yo gutora salamu ubwira Imana ibibazo byawe ufite. Lidhalika ni Imana sallallahu alayhi wasallam igihe kimwe yabwiye umusahaba arambwira tuzajya ukora tahiyat usabire mtume usabe ibyo ushaka byose, aramubwira ngo kubera yuko hari ya mahirwe yuko nta dua yawe isubira inyuma. Aho niho hari muri sunna. Naho kumara gutora salamu ugahita ujya sujud, biriya ni ibihimbano. Kumara gutora salamu ugahita wihanagura mu maso, ibyo ntaho biri mu Islam. Lidhalika ni byiza gukurikira ibyo mtume yazanye sallallahu alayhi wasallam. Ikibazo cya nyuma kubera ko iminota yaturangiranye. Naam. Bazi ikibazo nta minota ihari hote. Ikibazo mfite ari nk'igihe muri kudusomera hadisi tubwira ngo mutafakuna alayhi, cyangwa sindi ukatubwira ngo wa Bukhari wa Muslim. Wasobanuza mutafakuna alayhi bakubwira n'ubundi ko bisobanuye ngo Bukhari na Muslim. Ese ibyo bintu ni kimwe? Bukhari na Muslim, rawahu al-Bukhari wa Muslim, muttafaqun alayhi, byose ni kimwe. Cyangwa rawahu ash-Shaykhan, byose ni Bukhari na Muslim. No bundi mu bumenyi bwa hadith. Naam. Reka twihute. Naam. Kujya gusura amarimbi bahasomera Qur'an, ntaho biri kujya gusura amarimbi ukasomera Qur'an n'ibihimbano bidafite aho biri mu Islam. Mtume yasuye amarimbi nta munsi n'umwe yasomye Qur'an. Ajya no gupfa yasuye amarimbi ya shuhada Uhud, abantu bapfuye mu ntambara ya Uhud, wallahi ntabwo yigeze asoma Qur'an. Agiye gusura abantu bapfire muri Uhud. Ubwo sababe wacu mu Rwanda bacu b'Abayisilamu nibo beza kuruta abasahaba ba Uhud? Abadan. Mtume yasuye amarimbi, yasuye abantu ba Uhud, yasuye amarimbi ya Baqi', nta hantu namwe yigeze asoma Qur'an. ahubwo yavugaga adhkar السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. قرآن نبغى يجي زي صم تقرأك كل السنة ليرو. نعم فضل ولي مفاني إيه tasbih kuyikoresha cyangwa se misbaha ku muntu ufite ikibazo cyo kubara ntacyo bitwaye, nkuko Ibn Uthaymin abigaragaza. Ku muntu ufite ikibazo cyo kwibeshya mu kubara, imma n'umuntu w'umusaza ukuze cyane cyangwa se n'umuntu uremetse mu buryo bwo kwibagirwa cyane, biremeye yuko yakoresha tasbih ntacyo bitwaye y'amasaro, cyangwa se yari yose hari n'utwaje two gukanda amabuto igihe afite ikibazo cyo kwibeshya. Abantu turatandukanye, ntago abantu bose bafite ubushobozi bwo kubara hano ku ntoki. Hari abantu bageze mu myaka y'izabukuru, hari abantu gukomeza kubara ngo bazirikane bibagirwa vuba, abo ngabo nta kibazo abamenye, bamwe babona ko nta kibazo. Amma umuntu udafite ikibazo cyari cyo cyose, sunna kuri we nziza, ari nayo nama ngira abayisilamu no gukoresha intoki. Hadithi iravuga ngo innaha mustantaqatun, izi ntoki zino zizagutangaho ubushahidi bwiza ku munsi w'imperuka, ko wajya gusingiza Allah uri kugira gute, uri kuzikoresha. Bityo rero niyo nama nagira umuntu udafite impamvu. Amma umuntu ufite impamvu we yayikoresha, impamvu y'izabukuru n'impamvu zitandukanye. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.